ene kuzapfa uri umusazi wambara ubusa ku musozi utwara inkweto nta nkweto wambara nyine urabyumva ikindi urwaye amavunja nta rwari buzigire mbese wari ugiye kuba ikigoryi cy'umuryango wari igitambo cy'abandi bose nkahita ntokesha twanahura nkamwirakaza nkamubwira tumva Imana irambwiye ngo ntitwongere kuvugana tumara ukwezi tutavugana. Koko se sheri yabaga yabikubwiye? Numvaga nkumva kwitekerezaho kujya imbere yuko nkwakira mu buzima bwanjye nagombaga kwitekerezaho. Uretse hari ikindi nanibagiwe. Uretse Imana yonyine yamuntereteye ntabwo nawe buzamubasha kuko ukuntu yasaga n'ukuntu ugiye nasaga uretse Imana yonyine yamuntereteye ntabwo giye nari buzamubasha ntabwo nawe buzamwigomera. Urumva rero Imana yonyine gende ariko maze guhura nawe nuko nguko yarameze sinigeze mvuga ngo ndamwanze kubera ko nta mafaranga afite. Abagore dukunda kwiberaho neza ariko ndangije babantu bo muri Amerika turi gupanga iby'ubukwe babandi bose ba hano mu Rwanda turi gupanga nahise mbona ari mwiza nta numwe umurusha ubwiza muri bose ari ikizubazuba. Umugabo nawe bavuga ikizubazuba ari handi samba rero nabwiye Imana ko nshaka umugabo w'igikara. Ibyo nabivuze ntaranahura nawe rero dore nguyu yaramubaye. Urumva n'abantu badukurikiye babivuga muri commentaire ko ari umugabo mwiza usumbuye umugabo bari babona kubera yuko nyine Imana yankuyeho izina niho izina ribi niho navuze ngo Imana yamvuye umwaka use izi mpeta nari nkwiye kuzambara ko mwabantu mumbwiza ukuri n'amateka yanjye ariko narazivunikiye ntago biba byoroshye kumva umuntu waciye muri ibyo bihugu akora umwuga nk'uriya nta mateka tuba tuvuga ibyo ngibyo ntabwo barakubyibaza najye mbwira Imana yibwira ngo Mana mbabarira uzampindura umugabo nyamugabo. Nukuri ntago byabura ariko reka nkubwire nasanze nawe arusha kubisuka. Yes, reka mwongere mbasuhuze kandi mbahereze ikaze aho uherereye hose. Nizere ko umeze neza nawe utameze neza kandi ibintu biraza kugenda neza mu kwizera Imana. Twasuye umuryango muri murebana imbere yacu ntabwo ari ubwa mbere, reka tubahe ikaze ubundi tubakire. Turatangira n'isengesho abagabo turagize Imana tuze kuganira ibintu byose twabishyize mu Mana. Tubahe ikaze. Reka tujye imbere y'Imana data dusenge. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye turaguhimbaje ukuri waraturengeye uraturinda iminsi yatambutse uturinda ibibi iringana Imana. Rero ibyiza byawe nabyo twarabibonye ibyo turabigushimiye. Rero mwami tukweretse iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo nukuri iringana Imana abari wiganzamo kandi imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'ubushobozi bigaragare kugira ngo abantu bawe bongere bakanguke bongere bagaruke bongere babone yuko ukiri y'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Niyo mpamvu rero nkatwe wahamagaye ukadukura iyo ngiyo mu gihome mwami mu kidaturwa ukadukarabya ukadusiga ukatwambika natwe utuhaye amahirwe yo kukuvuga. Reka rero nyiringa Imana wari wiganza muri iki kiganiro kandi ukibonye wese yumva imbaraga zawe ntabone twebwe ahubwo abone wowe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu bisabye kandi nsenze nizeye amen. Handika rero mwatwibwira ubundi tukaganira tuziranye. Murakoze cyane. Ngewe nitwa Jean de Nsengimana. Nkaba ndi umugabo nkaba nubatse. Uyu nguyu uri iruhande rwanjye ni madamu wanjye. Rero mfite abana batatu mbere yuko mbana na madamu yari afite abana babiri nanjye nari mfite umwe. Urumva twahuye Imana yadukuye ahantu kure cyane ari ku buryo yarabaye nanjye na buryo nari mbayeho ariko urumva ni umugabo ndubatse afite abana batatu. Nkaba rero ndi umwana w'Imana. Imana yakuye iyo ngiyo muri Karande ona ari igitambo cyo muri Karande ikangirira neza ikama gakiza ku buntu nagakuye ku babyeyi nagakuye ku bavandimwe nagakuye ku bo twiganye ahubwo y'ubwayi kandeba aho nari narapfiriye ikazi kantoragura ikanzana mu gakiza. Ndashima Imana.
rero ubu ngubu ndi umukristo usengera mu idini ry'inkuru nziza, urumva itorero ni irya Kristo, ndi umuhamya wo guhamya yuko Kristo ari umucunguzi w'ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye. Aba rero narahawe impano z'umwuka wera mu buryo bugiye butandukanye kubw'ubuntu bw'Imana, yampaye kugabura ibyayo mu buryo ubwo aribwo bwose, mu ivugabutumwa no mu mpano z'umwuka wera ndetse n'imbuto z'umwuka wera. Imana ishimwe. Rero ikaba yanangiriye neza, aho ngaho yantoraguye nari ngendeye kuzana ndi umusazi nta kintu nzageraho, ariko yangiriye neza nsoza kwiga. Ubu ngubu ndi gukora umwuga w'ubuforomo cyangwa nursing, narasoje muri kaminuza y'u Rwanda bachelor's degree. Nkaba rwose ubu ngubu dutuye hano Intunga, ngewe n'umuryango wanjye niho ducumbitse, ntabwo turabona inzu, ariko hamwe n'Imana byose bizagenda neza. Murakoze. Amen. Murakoze abakurikiye Yawe TV show. Nyine ni Marceline. Ndakeka atari ubwa mbere mumbonye, n'ubugano bwa kabiri, ariko nyine nishimiye kubana namwe. Ndi umudamu, ndi umubyeyi, nyine birumvikana mfite abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe, mfite n'umutware. Mbese muri make Imana yankijije umwako, yaramwakuye. Murabona umutware wanjye nguyu rwose, Imana yayigenje neza. Amen. Urakoze cyane kutwibwira, ngira ngo buri wese amaze gusobanukirwa. By'umwihariko ntabwo ari ubwa mbere tubasuye, twarabasuye ubwashize, tubararikira ikiganiro tuzakora. Noneho twafashe ubuhamya bwa madamu, turavuga ngo tuzaza noneho dukora ikiganiro turi kumwe n'umutware w'urugo. Ngo busigaye 50-50, ariko ntabwo byakora ko twavuga ko ari umutware w'urugo. Murabona ko rero ni famiye nziza kandi yishimye, nibo twasuye, nibo tugiye kuba tuganira. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye tubuze kuvugaho uyu munsi. Ntucikwe, utarakora subscribe ubanze uyikanda, ubundi ujye ubona ibiganiro bigiye bikurikiye. Twagiye nagira ngo wenda madamu wawe twumvishe ubuhamya bwiwe, ubuhamya bugoye cyangwa se bukomeye, nibwira ko bwanafashije ababashije kubureba. Wenda mbere yuko tubuze kwinjira mu kiganiro nyirizina, nawe use n'utunyuramo muri make, mbere yuko muhura, uko wari umeze, wari mu ntoki. Murakoze cyane kugira ayo matsiko yo kumenya nanjye aho narindi. Ariko Imana n'ubundi igira igihe iteguriramo umuntu, kandi akenshi Imana irimo itegura umuntu ntabwo imutegurira mu byiza, ahubwo hari igihe ngombwa yuko imukura mu bantu, ikamukuraho ibintu, ikamukura mbese isi ikamujugunya, n'umubiri ukamujugunya, ndetse n'abantu bakamujugunya. Aho ngaho Imana ikaba ari imurindira, ahubwo ikahamutoreza. Rero n'ubundi ubuhamya bwanjye bwatangiye niga kaminuza, aho ibyanjye byatangiye. Ntangira kurwanwa na karande z'umuryango wanjye. Aho numva muri primaire narize, ngeze ndazamuka nkagenda nsibira. Mu wa mbere ndiga, mu wa kabiri ndiga, mu wa gatatu ndasibira, ngeze mu wa 4 primaire, mu wa gatandatu nibwo narwaye ibintu hano mu kiganza. Hanyuma njya kwa Yesu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Icyo gihe nari umukatolike, Imana ntayo idakorera, irangije irabinkiza. Urumva nari nabonye Imana muri primaire. Ndangije ngeze mu wa 6 secondaire, mvuye mu mwanya wa nyuma, ntangira kuba wa kabiri, ngira n'amanota ndatsinda cya leta, njya muri troncome nkomeza gusenga. Ndangiza muri groupe officiel, ndangije njya kaminuza muri nursing hari Rwamagana. Ndangije aho yankomeza nsenge, ntangira kwinjira mu buzima bw'isi busanzwe bwo bw'urubyiruko. Nyine urumva igihe cyo gusenga ndakireka, ntangira kujya mu rubyiruko, siporo, gutembera, ndetse n'ahandi no mu kabari. Aho niho nisanze ntangiye kuguza inshuti nyinshi zinjyara mu kabari. Nayo mubwire ngo iyo wasenze ukava imbere y'Imana, Satani ahita azana n'abuzukuru, bagahita bakubohera hahandi. Noneho wa muntu wari ufite imibare, wari ukunzwe n'ababyeyi, wari ukunzwe n'urubyiruko, wari ukunzwe na kaminuza, ufite ubwenge, wagiriwe neza n'Imana, Satani atangira kumbohera mu kabari. Ndakubwiye ngo nihutishije, byaje kugeraho wibaze ko byatangiye ngeze mu wa mbere kaminuza,
ishuri ryanjye ryo kuvurugutwa na karande ryarangiye ngeze mu wa 4 kaminuza ndi gusoza ko nari nsoje kaminuza niko nari ndi no gusohoka no mu ishuri ry'icyo kigeragezo namaraga kubona amafaranga nkahita numva amaguru yanjye ntakora hasi tayari nkaruhuka ari uko nduhukiye mu kabari yaba uko ngana kose namaramo icyumweru namaramo ukwezi nagombaga kuvamo ari uko ashize yamara kunshiraho kagenda nkicara nkatekeza ngo gukurikiye amafaranga ninyabona nzahita nitwara neza ntago nzaya muri make yashiro nkatangira kugira imibare myiza twanahura bikabena ariko nayafata mu ntoki nkahita nirukankira mu kabari ibyo ngibyo ntangira kubona kari ikibazo kaminuza irabimenya batangira kuvuga ngo umuhungu yarasaze umuryango wanjye irabimenya batangira nabo kubona yuko hari impinduka kuko ndi umwana wabo w'imfura kandi nakuze rwose mbubaha kandi nkora bigakunda noneho iwacu batangira kunyicarika ngo byagenze gute uri kubyumva niho rero banamvuje bananjyana mu binyarwanda mu bapfumu baragerageza ariko kuko muri primaire narabonye Imana nkavuga ngo Mana sinshaka gukirira mu bapfumu nshaka kare wozankiza nakubonye nkize ibibembe mu biganza naratewe inshinge iburyo n'ibumoso byaranze baramvuje n'ubundi baransize imiti byaranze worankiza mu ruhango n'uyu munsi wongere nkize ndabizi nararangaye nkuvaho ibingibi ni ibigeragezo nibwo wacu nabo bagerageje barananirwa na kaminuza igira hirampagarika iwacu barabankaraba baravuga ati nabo kandi ntacyo mbashinja babonaga yuko ntakizamvamo kuko nabari bafina ifite bari umuntu wanjye wo kureba barankara baravuga ngo turi kubona uzapfa ntacyo wigejejeho turi kubona nta kintu tukikubonamo uzagende uzapfa uzapfira uzakugirira impuhwe azagushyingura ango niho nasigaye nta myambaro ufite sigara ntaho kuba mfite sigara nambara boda sigara nambara ipantaro yacitse sigaye mu rukenyereza rwanye nyenyereza hano mu rukenyero nyenyereza magafuka nagiye nshagafuka ndagakenyeza umupira wanjye wari warashize urumva mbese nari nsigaye ahantu mbona nanjye ntacyo nzavamo aho ngaho niho natangiye inzira zo gusenga rero hita mbona yuko ibintu byose ubwo binshizemo na bya birangaza ntangiye inzira zo gusenga ngaho mu butayu imvura ikanyagirirayo mu byumba by'amasengesho imisozi ntazi yo mu burasirazuba hani Rwamagana duherereye n'imikeya ndetse no muri Kigali ndetse no mu majyepfo imisozi nkayijyaho hariya rero ku rutare rwa Nsinda iminsi myinshi gahimwa n'umwe naje guhurirayo n'Imana ubwo icyo gihe umuhanuzi arambwira ati hano uri wowe uri umupfu ugenda kaka mbitekereje nsanga kuko niko byari bimeze bazo kubona umwana w'imfura wiga kaminuza uri kurangiza muri lisansi urihirwa na leta uri muvurugutwa n'ibyo bintu usimba kwivuguta mu byondo wagiye ugakena ugasigara nta n'ikintu na kimwe ufite uri inzerereze yaho ngaho Imana irangije irambwira ngo imbwira amakuru ugiye ntari narinzi Imana ibasha kubyaza umusaruro wa mugambi mubisha wa Satani ku buzima bwawe ikawubyaza ikintu gikomeye cyane Imana irangije iransanga ubwo ndihutishije kugira ngo mbabwiraho narindi nanjye urumva nabibanyemo imyaka ibaza ibintu byambayeho guturuka 2017 kugeza 2021 uri kubyumva kandi ari ukomeze ntasiba kandi nirwa ababyeyi baragenda barababara kaminuza irababara abanyeshuri twiganye barandeka nanjye ubwanjye nivaho ubwo simvuze ukuntu nararaga iyo namaraga gusoma ku nzoga nayitaga nyene nkarara mbunga mu ishyamba nkabunga ahantu mu marimbi nkumva birimo birambwira kurara ngenda nkumva ndonda bwirwa kuticara hamwe mbese nkajya numva amajwi nkajya numva umutima wanjye wihebye nkanajya numva ari ukwiyahura byonyine nta kindi kintu ndi gutekereza ubwo twahura Imana kuruta irangije mama kuri irambwira ngo iwanyu ntabwo ntibabizi ariko kirakana bakujyanye ahantu kwa nyogokuru iwanyu barangije sinzi uwo ari we kuvuga ko umuryango wanjye ni mugari cyane ngira abanyogokuru benshi mwati aho ngaho hari ibitereko by'imyuka mibi ya kera bimwe baterekeraga no kubandwa n'ibiki atakimara kugufata mu biganza uri agahinja bahise bagutambaho igitambo abana b'imfura buri abaragowe ngo wari ugeneye kuzapfa uri umusazi wambara ubusa ku musozi utwara inkweto nta nkweto wambara nyine urabyumva ikindi urwaye amavunja nta rwari buzigire mbese wari ugiye kuba ikigoryi cy'umuryango wari igitambo cy'abandi bose ubugingo bwawe bwararimbutse buri kuzimu kaye n'umubiri wawe nubwo tukubona warapfuye ati kuko icyo gihe bahise bakwica uri muzima baragushyingura uri muzima bagushyira mu mva bashyiraho n'umusaraba bashyiraho n'amabuye y'ibitare urabyumva kugira ngo utazavamo Imana irangije ayo makuru ngewe ntarinzi irangije irambwira ngo cyakora baragiye bararangara bagira ngo barakwishe byararangiye bagira ngo umugambi bashatse kugeraho wagezweho barangije ariko uwampungiyeho mwana wanjye
Imana yacu iravuga, irareba, ibera hose icyarimwe, ifite amaboko, irumva. Atariko guhera aka kanya ubugingo bwawe mbukuye ikuzimu, ndabuzuye, Imana ishimwe. Noneho n'umubiri wawe bari baratanzeyo nawo ngukuyeyo, ndakubohoye. Icyo gihe nari ndi ku rutare rwa Nsinda hari Rwamagana. Nta muryango twari kumwe, nta papa twari kumwe, nta mama twari kumwe, nta pastor, nta munyamasengesho. Imana y'ubwayo kuko abantu bose bari baramvuyeho, y'ubwayo nge nari nzi kwihurira, irangije imbwira ibyo ngibyo. Icyakora yakoresheje umuhanuzi, nawe tutari tuziranye, ahita agenda, nanjye ndigendera. Guhera icyo gihe Imana ye isitangira kugumurura amafaranga, ntangira kuyakoresha iby'umumaro, ntangira gusenga aho ku rutare, nkajya njyayo buri munsi, mahererwa impano z'umwuka wera, ntangira kumenya Bibiliya ko nari umukatolika, sinari nzi ngo Bibiliya ngo bimeze gute. Imana inyigisha Bibiliya ubwayo, irangije impano z'umwuka wera, nabwira umuntu ikintu akambwira ngo nawe niko bimeze, nkamuhanurira, akambwira ngo niko bimeze, akazagaruka akambwira ngo bya bindi byamubayeho, namusengera akambwira ngo ya ndwara yarakize, cya gitangaza cyarakoretse. Ntangira kubona ko bya bindi najyaga mvuga ngo babahanuzi n'abatubuzi, ko nari umukatolike, ntangira kubona ko Imana nanjye izabinkoresha. Aho ku rutare rero niko byabayeho, nkomeza kujya kuhasengera. Ngiye guhita aho ngaho niho narindi. Wambwiye ko mwaganiye na madamu, avuga ubuhamya bwe, yakubwiye aho yarari. Nanjye aho ngaho niho narindi, nari igitambo cyo muri Karande. Niyo mpamvu nkunda gusengera buri abahungu b'imfura n'abandi bose bita ibigoryi by'umuryango, n'abari abantu ubona baboheye mu kabari batajya bavayo, bari ababoshywe n'imbaraga z'ibyo bintu batazi, bakwiriye guhindukira bagasenga. Uwo ari wose, abapapa, abamama, abasore, abakobwa, muri ino minsi ubona ko ari byo bintu Satani arimo abafatiramo cyane, bakwiriye guhindukira bagasenga. Aho ngaho niho narindi. Sinzi niba naguhereza mikoro nkubwiye aho ngaho niho narindi mbese. Urakoze cyane rero, urumva ko ni ubuzima bwari bugoye. Ushobora gusanga n'abantu benshi bibaho, ugasanga umuntu yibera aho ngaho akagira ngo niwe cyangwa kandi atari we. Ngira ngo birashoboka. Ngira ngo uko twagaragara madamu rero tubwiye ubuzima agiye anyuramo, ikiganiro cyaciyeho, ngira ngo utarakirebe azakirebe, ariko ntabwo tumaze kubigarukaho. Ndagira ngo twinjira ku rukundo rwanyu. Ngiye uko nabarebye, wenda badukurikiye, ntabwo ikiganiro tugikozanye mpageze, nahageze baratwakira neza. Bazi kwakira abashyitsi, by the way. Bazi kwakira abashyitsi, nge nishimye cyane. Ariko ikirenze kuri ibyo ni urukundo nabonye bafitanye. Ndagira ngo duse n'abinjira mu nkuru y'urukundo rwanyu, mutubwire kuko ngiye ukurikije uko nabibonye, ni urugo rwishimye, ni urugo rurimo urukundo. Wakubitira ku mateka y'abaranze umwe kuri umwe, ukibaza byaciye he kugira ngo bibe bimeze gutyo uyu mwanya. Ndagira ngo reka duhere kuri mabuja hano, atubwire inkuru y'urukundo rwanyu uko yatangiye. Murakoze cyane. Inkuru y'urukundo rwacu rero iratangaje. Abakurikiye ikiganiro cyanjye mbere, nyine mwumvise ko nari ndi mu Buhinde, ariko ngiye kubabwira nyine ku nkuru y'urukundo. Nkiri mu Buhinde nararyamye, nyuma ko mpura na mukozi w'Imana navuze witwa Denise. Nararyamye, ndangije mbona ndi kugenda ahantu mu cyaro, imvura yari yaguye, hanyuma mbona ndi kugenda ahantu mu giturage, ariko mfite ngo icupa rya whisky. Ndangije mpura, nabonaga ari perezida w'igihugu, perezida wacu. Mpura nawe araje acikuza rya cupa, arambwira ngo sinshaka kunywa ibi bintu. Numva ndababaye cyane, ndakomeza ndagenda. Ariko ngeze imbere gatoya, mpita mbona abantu bakoze ubukwe bari kugenda kwa kundi mu cyaro bakora mariage mu cyaro, umugeni n'umusore bari kugenda umuhanda, inyuma hari abantu bari kubyina. Ndangije ndahagarara ndabitegereza, ndi mu nzozi ndabitegereza, ndavuga ni Mana we, mbega abantu baberewe, nanjye Mana uzamfashe nanjye mbumugeni. Ndi kubivuga mu nzozi. Ako kanya rero mpagaze aho ndi kubitegereza ukuntu bari kubyina, nagiye kubona mbona haje umugabo. Ndi mu muhanda ndi kugenda, imvura isa nk'ihitutse. Mbona haje umugabo, sinamubonye isura. Kwa kundi bafata kera bakoraga invitation y'ubukwe, bagashyiraho ifoto y'umukobwa ari ibumoso, umuhungu ari iburyo, basutamye barebana, bakandikaho ngo ubutumire. Mbona nzana invitation y'ubukwe. None kuri iyo foto mbona hariho ifoto yanjye, hariho n'ifoto y'agahungu kananutse k'agakara, niko nabibonaga.
ndangije ndamubwira se ko ntaye invitation ngo iyi invitation yawe y'ubukwe ndabwira se nzakora ubukwe nta fiance mfite ngo nese ngo umugabo wawe si nguwo ngo ntabwo uri kumureba ndabwira se uyu mugabo ko ntamuzi nzamubona hehe araje ambwa ngo ubukwe niba buba bwenda kuba ngo uyu mugabo ubona kuri invitation azaza ubwo rero nkomeza ubuzima nari ndimo kugeza igihe natahiye ntabwo twabisubiramo nabivuzeho kugeza igihe natahiye ndakomeza ngeze mu Rwanda ndakomeza ndasenga Imana ikambwira ngo nkukoreye ubukwe bwihuse avuga ariko se Imana uzankorera ubukwe n'amateka yanjye n'ibintu nirirwa nivugira ngiye ubwanjye nanyuzemo ninde wanyemera nareba nanone ko mfite abana babiri nkibaza umugabo wanyemera n'abana babiri yava hehe nge numvaga ndi gusenga kugira ngo nzajye mu ijuru kubera nari narababaje Imana narakoze ibyaha byinshi cyane noneho ibintu by'umugabo nge sinabiteganyaga ninjira mu gakiza ntabwo nagiye ngiye gushaka umugabo nagiyemo ndi kugira ngo nimpfa nzajye mu ijuru sinzajye mu muriro utazima nicyo cyari icyifuzo cyanjye none Imana ikambwira ngo mukoreye ubukwe bwiza mukoreye ubukwe ndangije Imana kubera kubivuga buri munsi ndabwira ariko ubundi watangira kwishyuza Imana umugabo wanjye tangira kujya ahantu bita Shirumuteto n'ubundi niho najyaga ariko none njyayo n'icyifuzo cy'umugabo nageraho nkamanuka aho Shirumuteto turamanuka ukazamuka Mana umugabo wanyemereye ndamushaka basi munyere kukwasa nkajya nsenga Imana nyishyuza Imana umugabo rero umunsi umwe Imana ikambwira ngo nkuhaye umugabo ngo kandi byihuse ngo kandi umugabo wawe muzabana ari umukozi w'Imana ngo ariko nyuma azaba pasiteri noneho nkajya nkunda kugenda nk'umwivuga butumwa nabona umuntu w'umugabo atebye cyane nanjye nkamwitegeza avuga yaba ruriyara noneho nza kumva amateka yo ku rutare rwamagana rwansinda ngo hano hari imbaraga z'Imana n'ubundi bahita Dubai iyo ugiye kurangura ni ukuvuga ngo icyifuzo cyose ujyanye aho ku rutare rwansinda uvayo gishubijwe ndangije umunsi umwe njyayo ngiye gusenga aho hantu ni urutare rushashe gutya nkuko hano hasi ameze iyo ugezeyo rero bitewe nuko ubyizeye ngiye nagezeho nzenguruka karindwi nyine bisobanura umwuzuro w'Imana ya karindwi izenguruka uri musenga ubwira Imana uyisaba ibintu byose wumva wifuza nano nsoje urabizi mu butayu haba hari utugurupe abantu basenga mu magurupe nicara mu twatsi rw'urutare ndimo ndeba gurupe najyamo nkajya gusenga ndangije ngiye kubona mbona sheri nyine araje yaratarabashiri mbona aje agatipe k'agakara kambaye nabi y'abarowe igipira none bari kubwira abantu bari kumwe ngo reka njye kubwira uriya mubyeyi message ze ngo ntazajya kumushaka ntaza aho mukura araza niyambara ipantaro nini ngi narengejeho igitenge n'umupira urumva nari umusirimu nari mfite restaurant nari umusirimu nasaga neza nafite nyine twadufara kumwe nyine wicara ufite nk'igihumbi ku mufuka urumva umeze neza arangije arazanyicara iruhande nguraho mubyeyi harya yagize nguraho mubyeyi nkora mu ntoki gutya ndamureba ndabona turi twaduhanuze two mu butayu tw'uduteka mutwe niko natekereje mu mutima arangije arambwira ngo mubyeyi we ngo rero ngo Imana ikuntumye ngo Imana irambwiye ngo niwe yakurinze mu bihugu byose wagiyemo tuboneza akagahungu kazi gute ko nagiye mu bihugu byinshi ngo Imana niwe yakurinze gupfira hanze ambwira ibintu byinshi cyane ibyo mbwiye byose nkumva niko bimeze ndangije ntangira kugira impuhwe ndabona se Imana nanjye ubuse uyu mukozi wawe koko w'umukene gutyo udafite n'inkweto zo kwambara numva ngize agahinda mu mutima ariko ndangije ndabubwira rero mbere yo kumpanurira reka manze nkwibwira nari indaya Imana inkura mu buraya nari ndwaye sida Imana inkiza sida ndwara na kanseri nagiye mu Buhinde kwicuruza n'ibiki arambwira ngo rero wa mubyeyi ngo ntabwo ibyo ari byo binzanye ngo kuri ngo nenje kuguha message zawe ngo ahubwo ngo ndagira ngo umbwirize ngo nanjye mubwirize dutangiye rero kubwirizanya mubwira ijambo ry'Imana nabambwira ijambo ry'Imana duhana nimero gutyo ariko we muri uko kumpanura arangije arambwira ngo Imana igukoreye ubukwe bwihuse ngo kandi umugabo Imana iguhaye ngo numubona ngo uzamwakire uko nguko ngo ntuzamusuzugure umutima ni kaba ariko se ntago nakemeza
niko ndi gutekereza ntabwo nakemera pe yari gatoya ubu yabaye ikibonke wenda hari amafoto tujya mu murenge nk'abayabonye kunangana gurana ko harimo itandukaniro twaratandukanye ntwara nimero z'umukozi w'Imana noneho ngeze mu rugo niwe wamanje anyandikira message arambwira ngo muraho neza mukozi w'Imana ngo none se ngo mwageze mu rugo amahoro nawe nariko kano gahungu karanshaka wiki ndabwo twageze amahoro noneho tugatangira nyine kujya nkamuhamagara tugasengana nuko nyine twahuye duhura turi gusengana nk'abakozi b'Imana bahuye nuko byatangiye rero ibindi bikurikiyeho areka araza kubyivugira ariko bereza n'ubundi ariko ibyo bavugaga ni ukuri kandi ngira ngo ntawe wibeshye aho ni ku ruhande rwawe ko nanjye nari mfite uruhande rwanjye mwirereho nanjye rw'amasengesho tubwire nyine nawe urumva ko nanjye mbere yuko duhurira reka ndase ku ntego mvuga igihe twahuriye nyine ku rutare rwa Nsinda urumva ngitangira gukizwa nanjye nahise numva kubera ko Imana yankijije nta muntu turi kumwe nsigaye njyenyine nta muryango nta myambaro mfite nta kintu na kimwe mfite nabo nubwo bagiraga uburyo bwo kumvugishamo ariko n'ubundi nabo ntibizeraga yuko Imana yankijije urumva yarimo ikintoza nyine Imana imigutoza rye yemera nyine kugushyira aha wenyine nuko rero nibwo abakobwa bose nahise mbikuramo ariko najya gusenga nkumva umwuka wo gushaka wo kuzagira urugo uranzamo ubwo ntangira kubwira Imana ati muri aba bose rero mpitiramo kandi ikindi ndabizi yuko uzangirira neza nubwo nsa gutya ndabizi ko uzangirira neza umuntu tuzabana uzamunzanire nkirinzahare gutya nyambaye bodaboda nyambaye ipantaro yacitse nyambaza agafukafuka mu rukenyerero nyambara ibintu nta n'umwenda wundi wo guhindura mfite aba ariko uzamunzanira wumvise ko twahuye rukomeza rero nanjye ku musozi wa Fumbwe urumva hazaga abakobwa benshi nkajyana imbere yayo abo twasenganaga wo nabonaga nshatse gukunda ikambwira ngo nta n'umwe urimo uri kunyumva neza ikambwira ngo nta n'umwe urimo hahita ngenda nkumva mbivuyemo ikindi gihe nkumva nanone icyo gitekerezo kinjemo nibwo rero nagiye ku musozi wa Fumbwe mpura n'umuhanuzi arangije arambwira nibwo Imana yampaye detail uwo munsi irambwira ngo nzaguha umugore mwiza ngo w'inzobe ngo rwose w'imisatsi y'igikara ngo w'umunaziri ngo umuntu naramwirereye ngo uzamuhesha ubugingo nawe guhesha ubugingo ngo kandi ikindi ngo umuntu si umukene habe na gatoya natekereza ukuntu ndizara avuga ati Imana igiriye neza ndakize kuko ngiye kubona umukobwa nawe Imana yagiriye neza wenda ufite nk'inzu nziza imodoka nziza ibifaranga amashuri ati ndi umunasi muri yarye yampereza umudogiteri urumva none ikambwira ngo kandi uwo muntu ngo suwi ngo ni umunyakigali kandi uyu n'uwirwa nyine yaratuye muri Gahini hariya muri Kayonza narangiza mpita mvuga ati Mana ushimwe hari kuwa gatandatu rero nibwo nagiye gusengera ku rutare urumva ko nakubwiye ko ariho nakiriye hano umuntu yahuriye n'Imana arahakunda cyane Imana hari ahantu narakunze cyane twarahuriye mpora mazirikana cyane none ubwo ngubwo nitwahuye ntagiye kuzenguruka nanjye nkajya niba ino mpeta ubona ku biganza byanjye nkajya nyibona mu buryo bw'umwuka icyo gihe ntabwo nirumva nyine nari imezuka ariko nkajya nyibona nkatokije mvuga ati Mana hari ibindi naje gusengera hari abantu bari mu kabari ho navuye hari abantu barwaye abadayimoni hari abantu bari mu bibazo bamaye ibyifuzo yuko bagiye kubasohora mu nzu hari abantu b'abasore twiganye bakiri mu bintu nk'ibyo nibo naje gusengera ndashaka kunkuza ndashaka kunyagura ibyo by'umugore none hakakanya no kuntu meze simbishaka Imana igakomeza kubinyereka nibwo nagiye kumuheza message rero ariko Imana itaramishura ko ari umugore wawe urumva nyuma maze kumuha nomero kubera ko ngiye buriya ndi umuntu ukunda kubana cyane umuntu twasenganye ndamukurikirana nkamenya niba twashoze gusenga ese niba yateze yageze mu rugo ese ameze gute ibyo bintu nkunda kubikora cyane iyo twasenganye n'umuntu nkamukurikirana nkumva kugira ngo aza nture ibyifuzo bye hari umuntu aza sengera buri munsi nsengera numva uwo muntu namugira inshuti yanjye kuko binyorohera no kumusengera mwiyumvamo kugira ngo mbere yuko musengera nkajya mukurikirana nuko rero byagenze birangira njyewe najya gusenga nkajya mbona arimo aransatira cyane urumva Imana yampaye kureba no kumva no kuyivugira n'iki nkajya mbona hari uburyo ari kunsatiramo reka nkubwiye ngo nabimenye ataranabimbwira ntangira gusenga isengesho rimwirukana mu buzima bwanjye uri kumva urumva ukuntu nubwo nari meze gutyo numvaga ko Imana izangirira neza
niyo mpamvu rero nta muntu buriya nubwo yaba ari umukene ukorera Imana afite ibyiringiro bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo noneho ntangira gusenga isengesho, nzamuka imisozi njya mu byumba, uriya mudamu munkureho, uriya muntu wagize ariya mateka simushaka, Mana ntabwo mukeneye, uriya muntu waciye muri warabuzima simushaka. Ntangira gusenga isengesho rimwirukana rwose. Ngenda navuga simushaka rwose, simushaka kuko numva noneho gutekereza abaye asubiye muri ubwo buzima, ese nanjye ko naciye muri buriya buzima ndamutse mpuye n'ikibazo. Ibyo bintu nkabitekerezaho mu buryo bwanjye, ariko buri uko nsenze nkabona barakomeza kunsatira. None akigirira undi muco wo kugwa neza. Nukuri arakijijwe pe, namubonye mbona arakijijwe, ni umuntu watinyutse kuvuga buriya buzima, rwose numva arakijijwe. Akajya mfasha, nta byo kurya nkabona aranyibutse, nkabona angiriye impuhwe. Muri make nari maze igihe nta muntu mbona ungirira impuhwe n'umwe, ahubwo nabonaga wese nabonaga arimo amarasinga, karagahungu kakaganga, karatuye cyangwa nakaganga, nta muganga wambara kuriya, nta muganga uri hano mu butayu, abandi bari mu mavuriro. Kandi kuko wabitekereza ugasanga kumva nibyo. Simana ikambwira, mwana wanjye, nubwo ufite ababyeyi, nubwo ufite abavandimwe, uragapfubyi ariko uri imfubyi yanjye. None urumva ko twahuye aho ku rutare, ntangira gusenga isengesho rimwirukana. Umva umwuka w'Imana ukageza ukambwira ngo niyene mu bwemo ndamukunda, nkahita mvuga ati nta marangamutima yuko arimo ampereza utwo kurya n'utundi dufaranga two kwishyura inzu, nkahita ntokesha. Twanahura nkamwirakaza nkavuga ati umva Imana irambwiye ngo ntitwongere kuvugana, tumara ukwezi tutavugana. Koko se sheri yabaga yabikubwiye? Numvaga ngomba kwitekerezaho kujya mbere yuko nkwakira mu buzima bwanjye, nagombaga kwitekereza. Uretse hari ikindi uretse nagombaga kubanza kwitekerezaho, kuko njye nkimara gukizwa nase mbona yuko Satani ashobora kukuyobya akaguhereza abantu batari mu mugambi w'Imana. Amahirwe yawe n'umugisha wawe Imana yakugeneye ukabirigana ukabahurira, aho kugira ngo uzabeho utabaza Imana ikagutabara, nubwo twese tuba dufite ibibazo bikomeye cyane. Havuga ati Mana, uyu muntu mbabarira umukure mu nzira, kuko aba atari mu mugambi wawe. Nazababara kandi narabayeho mbabaye cyane, nkanababaza n'ababyeyi banjye, kandi narahize kuzabereka yuko Imana igira neza, nabo bakishima nkabomora ibikomere nabateye, ndetse nabo twiganye, ndetse n'abandi bose nkanakugirira umumaro. Uyu muntu yankura mu gakiza. Urukumva umva ndamwirukana bikanga, nkabona arakomeza ko Imana ikongera ikambwira ngo rega nuriya, nkagira ngo nta marangamutima. Atangira kumbwira yajya mu butayu, abahanuzi be bakamuhanurira, bakamwumvisha bakamuha detaye, bakamubwira ngo ateye gutya, kandi yabimbwira nkumva ni ngewe. Ariko gihe najya gusenguza ikintu Imana yambwiraga, ni nkubakiye urugo, ngo hayo nkukoreye ubukwe, nzaguha urugo rwiza, ibintu byinshi, ariko ntimpe detaye nk'izo yamuhaye. Byaje kugeraho noneho ndamubwira ngo duhurire ku rutare rwa Nsinda bwa kabiri, ariko nagiye guhinyuza. Mura n'umuhanuzi arambwira ati mva genda uzenguruke kariya gahuru inshuro 7, Imana ivugane nawe. Nangije kukazenguruka, Imana yamaze kumbwira ngo nagira ngo nkubwire ngo nta kibasha kurogoya umugambi wanjye. Irandirimbira y'Imana, nta kibasha kurogoya imigambi. Urumva ndangije nyishyira muri telefone rayimucurangira. Ndangije Imana irambwira ngo namara kuza muhobere, nimara kumuhobera mubwire ngo ndagukunda. Nukuri n'Imana yabinteyemo, irambwira ngo umuhobere, nindangiza naramubwira ngo ndagukunda. Aho ngaho niho nahise nerura, ndamubwira ngo ndagukunda. Ariko nabwo nasubiye inyuma, nsubira nanone ndongera njya kubisesa, sinabyemera. Ndongera njya kuyibaza ngo Mana naba ngiye kuyoba. Nuko nguko naho ngaho twahuriye. Mbere yuko noneho dukomeza gusenga, tujyana shira umuteto, hameze utya, ni ku gasozi gahanamye. Uri kumva, ni ku gasozi gahanamye. Irangije abahanuzi bakampanurira, nibwo Imana ngewe yanyemeje, umwuka w'Imana waraje ubwayo, unyinjiyemo, numva muri ngewe ndahindutse. Irangije ijambo riri muri Yesaya 34 umurongo wa 16, uzi kuntu yahise inyemeza. Nari nayibwiye ngimpanurire mu ijambo, kuko abahanuzi igihe nabahaza. Harimo nabigeze kumbwira ngo Imana yambwiye ngo ndaye muri telefone yanjye, ngo umukobwa mbonamo ngo mbariwe, ngo umuntu agira abakobwa bangaye muri telefone. Urumva nari ntangiye kuyobagurika, abantu benshi batangiye kumvangira. Itima ijambo rivuga ngo nimushake mu gitabo cy'Uwiteka musome, nta na kimwe muri byo kizabura, nta kigore kizabura ikigabo cyacyo,
kuko Uwiteka ari we ubiteranije, kuko ari Uwiteka ari we ubitegekesheje akanwa ke, kandi umwuka we akaba ari we ubiteranije. Uri kumva yuko Imana yari yiyemeje yuko ari we. Ndangije guhera uwo munsi twavuye kuri Shirumuteto, mpita mufata akaboko mujyana iwabo kubwira papa we na mama we ngo namukunze, nuko nguko umushinga w'urugo wese utangiye. Numvise nawe afite icyo ashaka kuvuga, ariko ni inkuru ndende rwose. Uzi ikintu nashakaga kuvuga, bantu badukurikiye rero reka mbabwire, iyi Imana yavuze ikintu byanga bikundira gikora. Noneho ikintu cyatumaga nkomeza gusenga mubohoza, vuga ngo Mana wamaze kumbwira ko ari uriye, none rero bishyire mu bikorwa. Uribuka cya gihe umuntu anzanira ifoto nkiri mu Buhinde, ifoto nabonye kuri ya invitation nkimara guhura nawe, nabonye ari we. Ariko nabanje gusuza ubwenge imase, akagahungu nakabonye nyuma nkimara kwibuka yuko ari we nabonye kuri ya invitation. Reka ntangira kumubohoza, ndavuga numva nta hantu uzanshikira, nubwo nta myenda ugira, nubwo nta kintu wifitiye, gusa Imana ipfa kuba yarakunyeretse ko ari we mugabo wanjye. Noneho mubajije imyaka, numva imyaka biratandukanye. Urumva iyo umuntu murusha mu myaka nk'itanu urumva umuruta. Urumva rero ariko mu rukundo imyaka nzi ko nabonye bitabamo, ntabwo tuba twarabanye cyangwa se ntabwo urwo rukundo rwari gushoboka. Urumva ndangije ndagase imyaka 5 yose, ubuse koko ntibazajya bavuga ko muruta, ese ntibigaragara. Noneho ariko uko agenda abyibuha agenda agira isura y'abasaza, y'abantu bakuru. Wabibonye ari kugenda bumupapa neza. Urumva ubwo rero icyo gihe nabonye biri gutinda, Imana ikambwira ngo tangiza umushinga w'ubukwe. Nkamubwira intese dutangiza umushinga w'ubukwe, ariko kandi nta hantu ho kubagira, nta n'imyenda afite. Ariko Imana ikambwira tangiza umushinga w'ubukwe. Nkibaza birahera he, kumbi we yari akibaza Imana, yari akinyirukana, yari akibaza Imana uko bimeze. Tangije ndavuga Imana rero, ahantu wambwire yuko umpaye umugabo unkoreye ubukwe ni Shirumuteto, Mana ngiye kumuhamagara, ndi kubwira Imana ngiye kumuhamagara nanyemerera kuza hano Shirumuteto, wowe ubwawe umwemeze ko ari njyewe, ugira icyo umubwira ku bijyanye n'ubukwe. Nuko nyine namujyanye Shirumuteto aranyemerera. Tugeze Shirumuteto sasa ndamureka ajya imbere, amaze kujya imbere mujya inyuma na Bibiliya nkajya nyimutunga, nkabwira mu izina rya Yesu, Mana waramunyeretse mu nzozi, none waranambwe ngo ntagize umushinga w'ubukwe, Mana musange ubimwibwirire nanone. Aho arahita ambwira ngo yewe ngo ibintu byahindutse, ngo tuve hano tunyuriwe. Ibaza twiriwe mu butayu, ibaza umuntu uvuye mu butayu ukuntu abasa. Twese tuva aho ngaho Shirumuteto tunyuri iwacu mu rugo, ajya kubwira papa yuko yankunze, ashaka ko dutangira umushinga w'ubukwe. Ubundi Imana yari yarambwiye ngo nindeke restaurant gato, ya restaurant nari narayihagaritse. Mana ubundi ibintu by'ubukwe bwanjye byatangiye kwirukanka, maze guhagarika restaurant. Nyifite restaurant sinabonaga umwanya wo gusenga. N'umuntu yarampamagaraga ngo nsengera, ugasanga hari abakiriya, ugasanga maze icyumweru ntajya gusenga. Imana irangije irambwira ati sinshaka gukora igihe cyo gukora cyawe, ntabwo ari iki. Ndakomeza ndahatiriza, ndagenda ndahomba. Ibaze nkaranguza 50,000 ibintu byo guteka hari mu cyaro, nkacuruza 15, nabara nicuruje nkabona mfite 15. Restaurant rero ihomba gutyo, ariko Imana ahombeje restaurant kugira ngo ninjiremo neza, ngume mu murongo wayo, ibintu by'ubukwe bwanjye ibyihutisha. Nuko rero byagenze, nuko twahuye rero. Nibirebire wavuze ngo yarakuvunnye. Kuntu yamvunnye ndikara ubutayu narayemo buri ikabuga ahantu bita Isamuduha, maze y'iminsi 2 ku munsi wa gatatu nibwo Imana yamunzaniye neza, yaje mbese nibirebire, mbese kumvuna navugaga namusengeye igihe kinini. We urumva asengaga isengesho ryo kunyirukana no kunyanga, ariko nanjye nkakomeza mubohoza kuko nari namaze kumenya ko ari we mugabo wanjye. Nkamubohoza ntitaye ngo nta kazi afite, ntaho kubagira, nta n'imyenda yo kwambara agira, kubera yuko ngewe ubundi mu buzima bwanjye urumva kuva nava mu Buhinde, usibye restaurant none ayikoze iminsi mikeya, ariko Imana agiye ikoresha abantu bayo bakangurira ibyo kurya. Muri icyo gihe nyine ntari nakagira restaurant, na nyuma naho nyirekeye
abantu b'Imana bakajya bamfasha bakampahira n'ibiki byose urumva bakanyohereza amafaranga nanjye ariko mu mafaranga nabonaga narebaga nk'abakozi b'Imana twasenganye abo bafite ibibazo udafite ibyo kurya udafite imyenda yo kwambara uwo birukanye mu nzu kandi ubwo nkabishyurira inzu nkabakora ibyo byose nanjye ubwo mfite ibibazo hakabona igihe umuntu anyohereje nk'ibihumbi 50 ngewe mbona mfite ibyo kurya bigihari mbona naraye wenda nishyuye inzu ya mafaranga yose nkayafashisha abakozi b'Imana twahuye mbona bafite ibibazo ni muri urwo rwego rero n'uyu nguyu najyaga mufasha muri nkuko nguko ntazi ngo azaba umugabo wanjye ndi gufasha umukozi w'Imana nkuko mfasha abandi bose ariko urumva yuko amafaranga yubahwe yawa usoreje ahantu numvaga nshaka kugera ngira ngo yavuze ko hari aho wamuhaga amafaranga yo kurya nayo kwishyura inzu ikintu urashobora kwibaza ukiva mu Buhinde watanze ubuhamya ahantu hagiye hatandukanye ese aza kukureba bwa mbere ku musozi ntavuga ati kambwiye ibyanjye wabona yarambonye kuri YouTube akumva ubuhamya bwanjye icyo wenda uri buze kudufasha kugisubiza ikindi namubaza ese ko rutangiye kumwishyurira inzu no kurya wenda niyo myenda birashoboka ntibyari byamukuruye kavuga ati nkundi umuntu n'ubundi anyitaho manzu mure urumva ko uyu nta marangamutima agira uyu ni mubi cyane ikintu cyo nakubwiye nuko nkimara kubona yuko ubuzima bwanjye busigaye mu biganza by'Imana gusa ubundi hari igihe uba wumva hari ibindi cyishingikirijeho ariko hari igihe ibintu byose bishiraho kumva none wishingikirije ku Mana nkimara kubona Imana rero ariyo yonyine nishingikirijeho nta mupapa nta mugore nta musore nongeye kumva mfitiye amarangamutima oya icyo yakoraga n'ubundi urumva nari mbayeho gute se mu nzu icyo gese tutari bwahore nari mbayeho gute nta bamfashaga se nta bangaburiraga se nta banyambikaga se kandi ariko nta musabye ari uko nasenze Imana ikamuza nawe nkabona ubwe hari icyo yibwirije gukora uyu nawe urumva ko hari n'abandi babikoraga mbere hose mbere yuko nyine nsigaye nta kazi na kaminuza inyirukanye ababyeyi nabo nta kintu batakinyumva atari uko banyanga ariko ari ubuzima nyine mbayemo cyangwa se ubuhamya ndi kuremerwa cyangwa se gutegurwa ndi gutegurirwa sigaye mbese sigara shingiye ku Mana amarangamutima nongeye kugira n'ikimenyimenyi urumva ko najyaga imbere y'Imana nkavuga ngo Mana akanyirukane simushaka nave mu nzira sinshaka akakunkuraho munkure mu nzira munkurire mu nzira Imana igira neza ariko uretse ko atari uko nanone wenda nkunda njyewe sinkunda umuntu ngo nuko ngo ni inzobe ngo ni igikara ngo ni muremure oya muri gihe ngeyo ndeba ya shusho y'umuntu imbere itagaragara kurusha uko nareba uko umuntu agaragara inyuma rwose ibyo ngibyo se byo byankuruye ahubwo gihe n'icyatumaga mwirukana si uko wenda ari mubi ni ikizubazuba pe ni umugore mwiza biragaragara ni mwiza urumva uretse nyine bya bindi abantu baba bashaka n'amagambo satani aba arimo agenda yinjirira atwinjirira uretse ko twebwe tutanabyitayeho ni umugore wanjye ubu ngubu ni umugore wanjye kandi n'icyo gihe uretse n'uko kuntu nasaga uretse Imana yonyine yamuntereteye ntabwo nawe buzamubasha kuko ukuntu yasaga n'ukuntu ugiye nasaga uretse Imana yonyine yamuntereteye ntabwo gihe nari buzamubasha ntabwo nari buzamwigomera urumva rero Imana yonyine niyo yonyine yabikoze nakubwiye ko umwuka wayo ndetse n'akanwa kayo kuko ariko kabitegetse niyo yaduhuje amarangamutima yo ntayo nari mfite kugeza n'ubisaho umurimo w'Imana mukora numva nta marangamutima njya mubwira ngo unasubiye muri bya bindi wavuyemo njye nakomeza ngakorera Imana ariko nzi neza yuko atazajyamo kuko Imana iri kumwe natwe iri mu ruhande rwacu nuko byagenze harya wari wambajije gute nari nkubajije ko ubuhamya bwawe wari watanze ubuhamya bw'ubuzima wagiye ucamo araje akubwiye ibyinshi wumva ni wowe ese ntabwo avuze ati uyu muntu yari umutekamutwe akaba yarabyumvise akabaje kubimbwira rero njyewe tukimara guhura naramubajije se nta hantu wigeze ubona arambwira ngo kandi ubuzima yari arimo ntabwo yari kubona amamega yo kujya kuri YouTube telefone ya smartphone nari mfite rero nta hantu yari yarambonye yambwiye ko ari bwo nta hantu yari yarambonye
kuko ubuhamya bwanjye ninjye wamwoherereje linki amaze kubona telefone arabikurikirana nawe yumva birakomeye urumva rero reka mubwire hari ukuntu iyo Imana yagutega yapanze kuzabana n'umuntu nta kintu gishobora kubihindura urumva mbere yuko mpura nawe nari mfite umunyamerika turi gupanga kubana none amaze guhura nawe umunyamerika sinzi ukuntu yagiye yatangiye kujya nyanga gake gake ibaza umuntu yamaga n'ukuri amafaranga yaramfashaga mpa buri kimwe cyose ariko ngiye gusengera ahantu Imana yambwiye ati mwana wanjye ndi gukoresha abantu kugira ngo nzaguhuze n'umugabo wawe usa neza ukuntu twahuye nsa nari ikizuba zuba urumva nari mfite hari uwo munyamerika hari n'abandi nari mfite ubwo n'abafiance abantu nyine turi gupanga kubana benshi ariko maze guhura nawe nuko nguko yari ameze sinigeze mvuga ngo ndamwanze kubera ko nta mafaranga afite abagore dukunda kwiberaho neza ariko ndangije bantu bo muri Amerika turi gupanga iby'ubukwe abandi bose ba hano mu Rwanda turi gupanga nahise mbona ari mwiza nta n'umwe umurusha ubwiza muri bose ari ikizubazuba umugabo nawe bavuga ikizubazuba ari handi samba rero ntangira kubona muri iyi si nta musore mwiza kumurusha ariko noneho umunsi umwe arampamagara duhura ahantu namureba nkabona ni mwiza arangije arambwira ngo ese ngo sheri ngo niki cyatumye unkunda tangije ndavuga nanjye simbizi ngo ngaho ngo mbwira ngo rahira ngo uvuge yuko unkunda ndaje ndabwiye sindahiro nakurahira niye ndatekereza ndangije ndamubwira ni ngewe uburyo mukunda urwego mukundamo umuntu aduhitishijemo ngo mpfe cyangwa wowe ngewe nakwihitiramo nkipfira nkakwitangira sheri sinabikubwira ikayo nza handi twari twicaye numva gumbeshye nabwiye ngewe baduhitishijemo ngo mpfe ngo cyangwa wowe wahitamo ko bigenda ndavuga ngewe ni ngewe wabimubwiye ni ngewe amuhaye urugero ndangije ndanisubiza ndavuga ni ngewe nahitamo ko ari ngewe wapfa ahita ambwira ngo none se ngo kuki wahitamo gupfa ndaje ndamubwira ntibuze impamvu nareka wowe ukabaho ngewe nkapfa uri umukozi w'Imana Imana yagushyizemo impano nyinshi cyane kandi wowe ugumyeho wabwiriza abantu bakihana bakazabona ijuru nanjye nibagije ko ndi umukozi w'Imana nabwiriza bakazajya mu ijuru ariko amarangamutima yaranyishe kubera ukuntu namurebaga nkabona ni mwiza noneho ubwiza nabonaga icyo gihe aho tumaze kubana nibwo mbonye nzengurutse nkareba nkabona noneho ni mwiza kuruta abagabo bose bo muri iyi si amen urumva ndakamubwira ntabwo Imana yari gukora ikosa ryo kuba umugabo ntashaka kubera yuko yari yarambwiye ati nzakunezeza ya majoro waraye imihanda wagiye imbunda bagiye bagufatira muri bwa buzima nyine amarira wagiye urira nzaguhoza amarira ndaje mbwira Imana ariko naranayibwiye Imana abagabo b'ibikara hari na YouTube nigeze kugenda bavuga ngo ngewe ngo nabwiye Imana ko nshaka umugabo w'igikara ibyo nabivuze ntaranahura nawe rero dore nguyu yarabubaye urumva n'abantu badukurikiye babivuge muri commentaire ko ari umugabo mwiza usumbuye umugabo bari babona babitubwire babyandike rero urukundo rwacu urumva ni Imana yaduhuje impamvu rufite imbaraga nuko ari Imana yabyikoreye kubera yuko amateka yanjye ngiye yambwukura nyuze muri ubwo businzi ibyo byose numvaga nta kintu na kimwe yigeze akora ngereranyije nge n'ibyo nakoze ariko nanone kubera ko ibintu nari narivugiye biraremereye kandi Imana yari yarantegetse kubivuga n'ubu ndacyakomeje aho Imana izajya intuma nzajya mbwiriza nabyo mbicishemo mbabwira ko Imana ibasha gukura umuntu muri buriya buzima ikamugira umuntu wo kwiringirwa n'abantu sibyo nk'ubu mbere hari abanyuraga akavuga dore cya kiraya kirabatwarira abagabo ibintu nk'ibyo ariko nsigaye ntambuka mukozi w'Imana wazaje kudusura mukozi w'Imana yabaye mukozi w'Imana kubera yuko nyine Imana yankuyeho izina niho izina ribi niho navuze ngo Imana yamvuye umwaka use izi mpeta nari nkwiye kuzambara ko mwabantu mumbwiza ukuri n'amateka yanjye ariko narazivunikiye ntago biba byoroshye byose biva mu gusenga sibyo rata biva mu gusenga ubundi iyo wasenze
byanga bikunda ukanakiranuka nta kintu Imana idakora. hari umushuti wanjye ukunda kumbwira ngo warasenze uburiki. Wowe dukurikiye warasenze uburiki. Ariko nagira ngo inkuru yanyu ni inkuru iryoshye, yanafasha abantu benshi. Waricaye umubwira ubuzima wawe wanyuzemo cyangwa yabwumvishe kuri YouTube? Urumva aho ku rutare nyine umunsi wa mbere duhura nahise mbimubwira kuko nta muntu nabihishaga. Umuntu wese iyo nabaga ngiye kubwiriza umuntu cyangwa ngiye ahantu hose najyaga no mwivuga butumwa, mbere yo kuvuga ijambo ry'Imana namanzaga kubwira abantu aho Imana yankuye. N'uyu rero namanje kumubwira ubuzima nanyuzemo. Ukimara kumva amateka ye, ukumva ibihugu yagenze, akazi yakoraga kari kamwe, watekereje iki? Ngewe rero amateka y'umuntu, Imana yari yamaze kunyereka yuko amateka y'umuntu ntahuriye n'ahazaza he. Ni nako ngiye imyizerere yanjye imeze. Amateka y'umuntu ntahuriye n'ahazaza he, ni nayo myizerere yanjye nako kwizera ngira. No na mbere yuko nkizwa nuko nari nteye. Uko umuntu mubona ukunumva ko hari ukuntu umuntu yahinduka akazaba mwiza kurushaho. Ntabwo nyapfa kureba negative, iyo negative je nayo ndeba ukuntu nayibyazamo ikintu cyiza. Uri kubyumva neza. None ngiye nkimara kumva amateka ye, nkahita nibuka yuko n'ubundi iyo umuntu yakijijwe, ngiye buranjya nicara nkareba abantu, burayo umuntu abashije kuvuga aho yavuye, habari 90% aba yarakize, aba yarabivuyemo. Rero ntago ngiye nkibyumva byigeze binkanga, ahubwo nakangwaga nuko uyu muntu turamutse tubanya atari mu mugambi w'Imana, aricyo gihombo naba ngize. Amateka ye rwose ntago nigeze nyatekerezaho nka nkange, kandi nanize isaha ntaga nkanga. Ahubwo nshima Imana ko yamaye umugore w'umugisha, noneho ikaza kumbwira ko ari mu mugambi w'Imana. Ntago amateka ye yigeze nkanga, gusa yanzungujeho gakeya. Ntekereza ukuntu ababyeyi biwacu bazambona iwacu mu cyaro, aho Gisagara mvuka Imamba mu murenge w'Amamba na umudugudu wa Rugunga aho mvuka, bazabibona gute? N'abantu bashyushye inkuru bavuga igiturage bavuga twinshi. Ariko nyine Imana niyizi imigambi yayo, kandi ibyo bibwira kutugira ni byiza si bibi. Ntangira kubitekerezaho, ntangira kubishyira muri calcule, ariko Imana irasanga irambwira ngo byihorere, ibindi byose nzabikora. Ntabwo byigeze bimungabanyaho. Ntabwo byaguhungabanyije, ariko ntabwo habuze ibyavuzwe. Mu muryango, inshuti, hari ushobora ati fiancé wawe ko murana n'umuzi, ati so kuri YouTube nyine ibintu byo ngibyo. Okay, nagira ngo noneho dusa twatangije umushinga wo sesa, none ngiye kugera turebe umushinga w'ubukwe uratangiye. Yari intambara imeze gute mwarwanye, ukurikiye ku mateka yanyu? Twageze aho ngaho nyine, noneho ntangiye gukarikira avuga ati Mana nje ndamwakiriye, ntangiye kuprocheta noneho kuri societe. Ntangiye jewe ubwanjye nari maze kumwakira, numva ntangije n'umushinga w'urugo, ariko noneho urumva ko nari maze kubwira ni wabo yuko namukunze tuvuye mu butayu. Ahubwo noneho ntangira guprojecta noneho ngiyewe ko mwemeye societe, noneho ngiye guhuriramo n'iki ese iwacu se bazamwemera. Amateka mfite n'ukuntu nabaye izore cyangwa natawe, ntibazabona ko n'ubundi ariko ari bya bindi. Nibwo rero twahise dutangira gusengera kujya nukuri pe. Nagiye mubwira ngo burya hari umuntu ajya kuvuga ngo ibintu bitinze birapfa, n'Imana nayo nabonye itajya bitinze, y'ibintu bitangije iti bisoza. Byatangiye n'ubundi mu kwa 9 n'ubundi mu kwa 9 nko ku itariki 2 nibwo nagiye mu kwa 9 mu kwa 10 ku itariki mu kwa 8 nko mu matariki 28 z'ukwa 8 nibwo nagiye iwabo. Noneho tudapanga ko ku itariki 2 tuzajya iwacu z'ukwa 9 tuzajya iwacu mu majyepfo. Urumva se nahirukagayo ntarakizwa rwose, nahirukagayo rwose nyine ari bya bindi babona yuko nta muntu uzamvamo habe na gatoya. Noneho tudapanga kugenda bahamagara, ese mama hari umuntu nzaza kubereka, hari n'abandi tuzazana. Nyine urumva hari n'ikindi gihe cyinshi nigeze kujya njya kubereka abakobwa, ntago ubwo bukwe nari bwa mbere nari mbabwiye.
ni inshuro nk'iya gatatu nari mberetse umukobwa bigapfa, tukanapanga n'amatariki umukobwa agahita anyanga kubera ubwo buzima nari ndimo akigendera. Ntangira kugira ubwoba bose Mana, none uyu ngo nawe nimujyana bigapfa. Imana ikambwira ngo byapfuye kubera kutari uri kumwe nanjye. Urukumva ndangije maze kubahamagara turamanuka dutangira gusengera amafaranga. Mu by'ukuri najya mbabwire ikintu bita kwizera. Hari ukwizera gushingiye ku bintu ubona, amafaranga, ababyeyi, uko kwizera kurarangira y'ibyo bivuyeho. Ariko hari ukundi kwizera kwitwa kwizerera Imana mu kuri no mu mwuka, ukayizerera mu mwuka rwose, ukizera ko Imana irema ibidahari, Imana izura n'ibyapfuye. Ngiye niko nari mfite mu kuri kose. Nibwo nari nkirangiza kwiga kandi na n'ubu nibwo nkirangiza, nta byangombwa ndabona, nta license ndabona, numva nibiraka. Ariko icyo gihe kuri konte yanjye nari ntunzwe n'amanu y'Imana 1000 cya buri munsi. Niko natangije umushinga. Wibaze ngo kujya mu majyepfo twasabwa 1,100. 1,100 birenga. Noneho tunarangije twabitangije ari madamu, urumva akazi yari yarakaretse ka restaurant. Nanjye ubwanjye urumva nanjye nta cyerekezo nari bwafata. Ariko Imana ikatubwira ngo mugende ndi kumwe namwe. Urumva uko kwizera, urumva uko kwizera Imana. Kubera ko Imana yari yaratwisobanuriye, njyewe narebaga uhano yankuye, nkahita ndeba yuko ibyimbwiye imbere ari ubusa. Kuko nari ngeze ahantu mbona nanjye natekereza madamu nawe yamukuye, nawe kumva ibyo byo gukora ubukwe n'ubusa n'ubufindi imbere yayo. Nubwo nta mafaranga twari dufite rwose, ndavugisha ukuri, nta yari ahari. Konte yanjye yari ifite 0. Iyo nabonaga 1000 naramuherezaga, nanjye yakibona kanyohereza, ko nari nabonye kiraka ahantu, kandi icyo gihe nahembwaga 21,600. Uri kubyumva ndi umunasi. Kandi Imana najya gusenga kamwe ngo ndi kukwigisha urufata note neza, mwana wanjye ndi kukwigisha uri gufata note neza. Urumva nari ntangiye kujya mu bantu, none itangiye kunkura mu butayu, ntangiye gukora ibiraka, ntangiye kumenyera umwuga. Uri kubyumva neza. Nubwo ngubwo twasenze, Imana icinzira, tugeze mu majyepfo turagenda turabasuhuza, turaganira, turababwira rero twarakundanye. Ababyeyi bahita batubwira ngo muhumure, kuko natwe tumaze iminsi dusenga, Imana yatubwiye ko hano muri ubu rugo hari ubukwe. Twasanze Imana nawe yarabateguje yuko hari ubukwe. Imana igituvuganira, dusanze yarabateguje, ahubwo twibazaga ngo ninde. Wowe twabonaga uri umusazi wigendera aho ngaho. Tukaraba ari umuntu tukabona baracyari mu ishuri. Twareba mu bavandimwe tukabona nta numwe witeguye gukora ubukwe. Atako ntabwo twari tuzi ko ari wowe. Atariko niba ari wowe turakwakiriye. Papa ubwe yahise ahagurukana ishyaka. Yahise ambaza. Ahagurukana ishyaka. Mu gitondo aratubwira ati rwose hano impamba ntimuhaheruka, muzane njye kubandikishiriza igikumu. Aragenda ajya kutwandikishiriza igikumu, abitwirukiramo. Imana twabireba tukabona ko ari Imana irimi igira ute ibitegura. Papa ntabwo yigeze yita kuri ayo mateka, uretse ko uretse nuko nta nubwo yaranayazi. Imana mbere yuko tunerekanwa no mu rusengero yarabanje dukorera nyine igikumwe cyihuse. Urumva tugiyeyo mu kwitariki 2 z'ukwa 9, bihita byirukanka bahita bandikisha igikumwe ku itariki 28 z'ukwa 9. Nta mafaranga dufite. Ndi mushaho ngaho ndi mu kiraka cy'ibihumbi 20 na bingaye nabikubwiye. Ntunzwe n'amanu y'Imana. Uri kubyumva neza, ntunzwe n'amasengesho. Icyabayeho nuko nta muntu numwe bundi ngiye sinyankunda kuvuga ibintu bitararangira. Impamvu ndi kuvuga ibi nuko ari ubuhamya. Ntabwo nabivuga bitararangira. Byararangiye. Ubundi iki kintu mfite mu mutima wanjye ndagiceceka mpaka Imana ikazagikemura, hazabona kukivuga. Ntabwo njye mpfa kuganya, njye mba numva nkomeye buri gihe. Imana rero twarakomeje dutegura, urumva bahise bashyiraho itariki, tutangira gusenga. Ku itariki 25 zageze kuri konti, ari madamu nta mafaranga afite, nanjye ntayo mfite. 25 ngo haburaga iminsi 2 turi mu burasirazuba, tugomba kumanuka tukajya mu majyepfo, twarangiza tugakora n'igikumu. Naragiye ahantu bita kwibuye hano mu butayu, nubwo nyine ubutayu butakemewe, abantu batakijyayo yego, ariko nubundi abazi Imana baragenda bagasenga. Ntabwo ari ngombwa akavuyo, uragenda ugasenga, ubwo agenda Imana irakumva. Njyayo ngenyine ndyama kuri urwo rutare, mbwira Imana ngo Mana nukuri ndabibonye yuko usebeje, ndasebye, bigeze ku itariki 25 nta n'amafaranga afite, waranshoye ndakwizera, none dore ndasebye. Hata hamanuka umukecuru arambwira ngo umva ngo hari ikinanira Imana se mu gihe cyashyizweho, ngo no muri iryo buye uryamyeho ngo Imana yaturitsamo igitangaza. Uri kubyumva? Nibwo nahise nzamuka, nagiye kugera mu rugo, madamu nyine urumva nawe agira umugisha wo kuba yarabanye n'abantu. Yarambwira ngo nyamuna naganire n'umuntu arangije ampa amafaranga.
nuko twamanutse, amafaranga yaramanutse, turangije tugera mu majyepfo, dutanga amafaranga y'ibyo kurya n'ibyo kunywa, ababyeyi nabo baradushyigikira. Uzi igikumwe turagikora, handi twakoze igikumwe twabonye sale yo gukoreramo, barayidekora, ngira ngo video Pasi kuri ku Mpanuro TV yarayikameye, niwe yaje kutureba, aritanga nawe araza aragikamera. Arangije tugenda mu modoka tuva mu rugo tujya ku murenge, abantu bararya barasigaza, abantu baranywa barasigaza, hahandi abantu bagezeho bakatubwira ngo ese iki ni igikumwe mubikoreye muza hari ikindi. Mu by'ukuri urumva ko Imana yitabumuriye mu minsi 2 itanga amafaranga y'igikumwe. Ikimara kunkorera igikumwe rero amagambo barasakuje, nibwo mu rugo karitsiye yose bahise babona ubuhamya bwe. Urumva Pasi yasohoye video y'igikumwe ariko acishaho n'amateka, abantu babonye amateka ye. Ndangije ngewe ngira ubwoba bwo kuyishyira kuri stati yanjye, ngiye gusenga Imana irambwira ngo ntawe ukongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, arishyira mu gitereko cyayo kugira ngo uwinjira asange habona. Iyo video nahise nyifatanya ishyira kuri stati yanjye, abo mu majyepfo abo dukorana bose baragenda barayibona. Ubwo none ndavuga turugamba ndwinjiyemo neza rw'amagambo. Imana amagambo nkajya nyumva amwe, Imana ikanasanga nagiye gusenga ikayambwira mu muhanuzi na roti, Imana ikabinsangisha, ariko ngewe ubwanjye mu by'ukuri amagambo nta kintu ajya nkoraho. Amagambo rwose, intambara yitwa y'amagambo rwose ngewe ntabwo njya nyijyamo. Nta n'umuntu ugipfa kuntinyuka ngambwira amateshwa cyangwa se ibintu bitandukiriye, wapi babivugira aho ngaho, ariko iyo duhuye n'umuntu ntawe ubimbwira, ariko yatinyuka z'undi yanabimbwira hari icyo bigiye kumarira. Urugamba noneho ruba amagambo arazamuka, ababyeyi baravuga ibyo bintu mwashyize ahagaragara muradusebeje, ibyo bintu mwakoze barababara. Urumva nabo nyine ntabwo n'abakatolika ariko bubaha Imana, nubwo nyine bateremera imbaraga z'umwuka wera ngo bamenye n'impano zayo, bamusobanukirwe ku buryo umuntu ashira amanga. Buri umwuka niwo uduhereza gushira amanga, ukumva ibyo by'amateka ntacyo bikubwiye kubivuga, ukumva kugaragaza aho waciye ntacyo bikubwiye. Umwuka wera niwo utubashisha, naho ubundi natwe twajya duhisha aho twagiye duca. Umva urugamba ruba abampamagara kuri telefone, abandakira kuri WhatsApp, abanyohereza amalinki y'ibiganiro yagiye akora, abambwira amagambo ubwo nasubirayo, we nakira ibintu byinshi, ariko biza twaramaze gukora igikumwe. Urumva Imana izi kibanza n'igikurikiraho. Imana iteye noneho ndangije njya gusenga, nibwo twagiye dushyiraho n'amatariki. Reka mbwira abadukurikiye yuko Imana yonyine ubwayo niyo yagiye impa amatariki yo gushyiraho. Sinagiye mbishyiraho nkushingiye ngo ku mufuka wanjye, wapi. Najyaga gusenga Imana ikambwira ngo ku itariki 39 uzajya gufata irembo. Nkahita mpamagara sheri, nkahamagara no mu rugo nkavuga ati ku itariki 39 29 sorry 29 uzajya gufata irembo ku itariki 29 z'ukwa 10. Urumva ni mu kwa 9, ndavuga ku itariki 29 z'ukwa 10 uzajya gufata irembo. Nkahita mbibahamagara, atari uko nshingiye ku mafaranga, ahubwo ari uko nshingiye ku Imana yambwiye kandi nge nizeye ko bizakoreka. Mpitamo nyuma yo gufata irembo navuga ati ku itariki 23 z'ukwa 12 tuzakora ubukwe. Hari n'igihumbi ze mfite kuri konti, habe namba habe ni ukwizera Imana. Hanyuma Imana ikavuga ngo nzakoresha uyu n'uyu, nzabigenza gutya, humura ndabibona birakomeye, nzakugirira neza. Urumva igikumwe Imana iragikoze. Hazaho nanone ku itariki 29 z'ukwa 10 tujya gufata irembo. Graduation urumva nari ndi gusoza na kaminuza, graduation yari iri ku itariki 27 njya gusenga. Navuye gusenga Imana iyo tariki yayimuye. Umva igitangaza Imana yanyeretse. Navuye gusenga nyibwira ngo ku itariki 27 ni graduation, 29 no gufata irembo, mpa amafaranga cyangwa ugire kimwe wica. Ngiye kubona mbona graduation, itariki ya graduation ivuye kuri 27 z'ukwa 10 ijya kuri 17 z'ukwa 11. Urumva Imana hahita habanzaho gufata irembo birakunda. Nabwo ubwo rwa rugamba rwo gusengera ubushobozi. Uri kubyumva neza, ariko ya magambo ahari. Ariko njya gusenga babwira se ukuntu kuza gufata irembo n'itike yaguze. Itike yanjyanye nari mfite amafaranga yo gukodesha ikoti gusa 10,000. Noneho tike yamvanye hano turi, kuko niho Imana ibyo byo gufata irembo byabaye na hano, naho yarampaye amafaranga yo kwishyura hano amezi 3. Ndangije na tike yamvanye ahinjyane Kayonza gufata irembo.
ni umusore witwa Mariko w'inshuti yanjye twabatirijwe rimwe muri ADPR wampaye itike arantegera mu gihe cyo gufata irembo tugera ku rusengero abantu bakabona bisa neza ariko ntabwo bazi ingabo Imana iba yagabye. Icyo ni kimwe nacyo kiba kivuyeho, ababyeyi nabo basubira mu majyepfo. Habakurikiyeho graduation nayo ku itariki 16 zigira nta mafaranga afite. Mu masaa sita nari maze kubona amafaranga abantu bibwirije, nta muntu nyamfa gutakira ngo wampaye amafaranga gusa turasengana nkamureka akigendera. Imana ikazamugarura hari iby'imikoresha cyangwa ikagira iby'imubwira. Uri kumva ngewe Imana yarambwiye kunaguhereye agakiza ubuntu, jya usengera abantu cyangwa ubafashe uko ushoboye wigende, ibindi nzagenda byikorera. Ku itariki 17 Imana inkorera graduation. Uzi ikintu cyabayeho? Imana yansanze mu masaa 9 z'ijoro. Umuhanuzi wa mbere arampamagara saa 9 z'ijoro ku itariki 17. Saa 3 za mu gitondo umuhanuzi wa kabiri nabwo arampanurira arambwira ngo Imana iri kumwe nawe iza kugira umuntu ukomeye, ibintu byinshi cyane nyine by'amabanga yanjye nayo. Uri kumva? Noneho ngeze saa 5 nabwo umuhanuzi arampanurira. Imana iramperekeza ngeze no kuri stade hari Musanze graduation yabereye. Haza umuntu uriya w'umusatsi nakwitanye no ufite uburwayi bwo mu mutwe. Araza arambwira aranyitegereza ngo ni Imana izaguha imodoka. Ngwi abisubiramo atajijinganyira nura muntu ushobora kumusubizamo akavuga ibindi. Aravuga ngo ni Imana izaguha imodoka. Ndavuga ngo ariko Mana uwo wakunze nukurura mukurikira. Iramperekeza ingeza no kuri stade ya graduation irangiye hakurikiraho ubukwero. Ariko ababyeyi barimo bavuga urumva harimo gukora ababyeyi, harimo no gukora n'abandi bantu ku ruhande. Papa kavuga turabona utazansebya, urabona rwose utarihambye muri ibyo bintu, nta n'igipesi ufite. Wowe niba tutangiza ubukwe nta n'igipesi ufite, kandi koko nanasanga nta n'igipesi ufite. Uri kumva? Nta n'igipesi n'ukuri nari mfite. Abandi bajya bavuga ngo Imana yankoreye ubukwe mfite 1000, ariko je nta n'igipesi nari mfite. Imana gusa nari ncecetse yo iri bikora. Uri kumva? Ubukwe buragenda. Hano mu nzu tuba nta ntebe zari zirimo, nta rido yari irimo, nta gitanda cyari kirimo, nta kintu na kimwe cyari kirimo. Uturimo twose Imana yatuzanye ku itariki 2019. Imana nibwo yita mu rembo n'ibyo bintu birabonetse. Hajemo nibura abantu nibansura babona aho kwicara, babona ibintu byo muri salo, kandi ngira ngo wahabonye ko ari ahantu heza. Imana yarahatatse harasa neza rwose. Uri kumva? Ikindi kintu reka mpereze madamu navuge ku munsi w'ubukwe, kuko ngewe byarandenza handi nabuze ubushobozi, ariko Imana igenda impera mu nzira. Wibaze ko namakado nahaye data bukwe na mabukwe n'abandi bo mu muryango, Imana yampereye ubushobozi bw'amakado muri Nyabugogo niho nayafungishije ndi kujya kuri sale. Imana yaritamuruye na nyuma ya zerera ko. Reka mpereze madamu nawe agira icyo avuga. Ngeraho kwa kundi ujye ubivuga. Gute? Madamu nyine madamu ajya buri gihe yavuze madamu ajya avuga madamu wanjye ayeye aho ndi wumva ndabizi. None ko yabyibagiwe. Ubundi najya byibagirwa. Imwe niyo muri gutera inkuru aravuga madamu wanjye iyo wanjye ayeye ndavuga haleluya. Ngereka nsubira inyuma ho gatoya ajya kunyerekana iwabo. Urumva niberaga mu bintu byo gusenga n'ibitenge n'ibikanzu birebire, kandi imyaka yanjye urabona nago nariwo kujya kwa data bukwe ngo nambare ibyo bikanzu n'ibyo bitenge. Urumva ku ruhande rwe twari dukeneye imyenda yo kwambara myiza. Imana arabikoze tubona imyenda ngenda nsa neza n'abayaga 10. Urumva? Hanyuma ikindi hano nkiharire kamanze nshimire data bukwe n'amabukwe. Mana yanjye bari ababyeyi nge nabamarayika biyiziye mwisi, ariko ibaza njyanye yo kunyerekana. Urumva? Ntago banzi nibwo bwa mbere bambonye, gusa data uko yarambajije ngo none se ngo koko nguramukunda, ngo amateka ye yose urayazi. Bwambwiraga nyine ubwo businzi n'ukuntu nyine yari kaminuza muhagaritse nyine ibyo byose amateka ye urayazi. Ndamubwira ni rwose ndayazi. Arongera nsubirishamo uramuzi neza. Umutima ndavuga ni aramenye ibyo. ariko ahangaha data bukwe n'amabukwe umuryango w'umugabo wanjye ndabashimiye kuri kamera, n'ababyeyi banjye ndabakunda, mbese nzabakunda ibihe byose, kubera yuko noneho mabukwe we urumva nta mama ngira, niboneye mama. Mbese ubu ngubu nanjye iyo ndi kumwe nawe mba natetse, nawe urabyumva nk'uko nawe ndi kumwe na mama umbyara.
hanyuma rero ubwo reka twihute wenda tugere ku munsi w'ubukwe mu kwerekanwa urumva baramutegeye kugira ngo baze ikayonza. Uzi ko nambaye n'inkweto nikopesheje ibyo guteka, uzi ko mu kwerekanwa w'umukobwa nibo bakira abaje gufata irembo ubukwe bose. Kandi wowe w'umugabo wanjye urumva n'abasimu ntabwo babatekera ibibonetse byose, ariko Imana nagiye gusenga Imana yambwira ni icyo uri gutekereza ku nkoko. Ndavuga ndazishaka, umva Imana yampaye inkoko. Amafaranga ya mbere nabonye Imana yarambwiye ngo nawe kugura inkoko, none se ndagura inkoko, inyama z'inka nazo ziraboneka, ifiriti biraboneka, ibintu byose, ariko n'ikanzu yo kwambara iraboneka, inkweto zo kwambara narazikopesheje, n'umuceri wabonetse mu gitondo. Urumva ibintu Imana ikora ku munota wanyu, mu bundi nibwo Imana ikora. Aho naho twabonye imbaraga z'Imana kubera gusenga. None abantu bajyaga banyitaho umunsi ku munsi, icyo gihe bahise bahura n'ibibazo by'amafaranga, ntibabona uburyo banyitagaho mbere. Ubwo Satani yagiraga ngo nkorwa n'isoni, ariko Imana ibifite ubundi buryo. Hanyuma twese rero tugeze ku munsi w'ubukwe, urumva ku munsi w'ubukwe ngiye narumiwe, nabonye Imana igenda n'amaguru. Urumva bari barankoye, none dusenze Imana turabaza Imana, ese izi nkwano tuzikoresha iki? Iwabo umukobwa urumva gusaba no gukwa byari kuba ku munsi w'ubukwe nyine kuri 23. Kandi abo umukobwa nibo bakira abantu. Guteka twari twabibariye 600. Amafaranga bari bankoye byari kuvamo, ariko Imana iratubwira ngo muyaguremo ngo intebe na matera. Ndavuga Imana, nimba uvuze matera ndi bugende ndebe yindi nziza ya mbere. Urumva ubwo nsigariye aho 600 byo kuzaguramo ibyo guteka ntayo mfite, ariko Imana irangije avuga ngo muzarya ibyo kurya bisigare, abantu bose bazaba bahari bazarya n'ibiryo banabitahana. Kandi koko niko byagenze. Imana yarigaragaje, ibyo kurya biraboneka, amakada araboneka, ibintu byose biraboneka kugeza kuri iyi saha. Mbese njye nta kintu nshinja Imana. Ejo ndi Imana erutse kumbaza ngo ese ngo hari icyo ushinja, subije amaso inyuma ndeba ukuntu nahesabye umugabo w'igikara, iramumpa ndeba ibintu byose, ndeba ukuntu ndyama neza. Urebye muri iyi nzu haraburamo ibintu bike, ari intebe zirimo, akabati, mbese haraburamo ibintu bike nka televiziyo, saramanje. Urumva ibyo nabyo Imana ntabwo ibinaniwe yabikora umwanya nk'uwo guhumbya, ariko urabona ko intebe, akabati, ndyama neza. Urumva ko Imana ntako itagize. Rero nabonye Imana irayiyereka mu buryo bwose bushoboka. Ubu ngubu turi gusengera ikintu cyitwa akazi, shirabona akazi nanjye mbona icyo gukora, kwicara mu rugo ndumva byandambiye. Icyo atavuze ni uko nanjye harabo nshimira, ndashimira n'ukuri abantu bose Imana yagigamo. Yarivugiye ngo ngewe ubwanjye, yaravuze ngo Imana yarivugiye ngo ngewe ubwanjye, ngewe n'abamarayika banjye ubwo bukwe tuzabutaha. Ni ukuri abakobwa bambariye madamu wanjye abenshi ntabwo yari abazi. Nasubiye inyuma nkanyamubaze, uriya mukobwa wakwambariye uramuzi? Uzahavuka se? Oya. None se mwamenyanye gute? Nanjye simbyibuka. Bati ni ukuri Imana yaroheje abamarayika, kandi baje ubona wagira ngo turaziranye badatungurwa. Umutuma ngo jya hanaha, agenda ahita akora icyo umubwiye, umuntu ubizi neza, umuntu wateguwe rwose, ukabona ibintu byose biri mu murongo. Imana y'abamarayika ni ukuri Imana ishobora byose. Ntabwo turi kwivuga, turi kuvuga Imana yubaka urugo na nyuma ya zero, igafata umuntu ititaye, itarebye uburanga, itarebye amashuri, itarebye konte, itarebye iki, kubw'umugambi wayo gusa, kuko wayizeye ikavugana nawe ikakuremera urugo. Ni ukuri nakubwiye nkubwira kuri karande zanjye ukuntu zari zimeze, nayo ngeneye kujya kuba ndi umusazi, nzabeho ngaho nta muryango, ntacyo nzimarira mbike ikigo cy'umuryango, ariko Imana irabivuguruza inyubakira urugo ku itariki 29. Hahandi turi mu rusengero 23 z'ukwa 12. Iyo umuntu yishimye ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo ngajya avuga gusa. Ahangamba natangiye kunezererwa ineza y'Imana y'ibyo yadukoreye. Ku munsi w'urusengero, ku munsi wo gusezerana mu rusengero niho naringiye kuvuga. Ku munsi wo gusezerana mu rusengero niho naringiye kuvuga. Urumva
twinjiye mu rusengero uri kumva abakristo bose buzuye imbaraga z'umwuka wera ku mwanya none wagezeho igihe cyo kugira urabona abageni hari ukuntu babasengera mbwira Imana ivuga ngo Mana uyu munsi niwo nari ntegereje kugira ngo mfukame imbere yawe musabe umugisha nk'umuntu ugiye kubaka urugo uyu mwanya niba unkunda ukabunyemera wabanye nanjye unkura hariya ndakubaha ndekura ibintu byose mu mutima wanjye nta kindi kintu nashyizemo mbabarira wururuke muri uno mwanya bari kunsengera uvugane nanjye ni ukuri Imana yarururutse uwo mwanya kandi iryo sengesho narisengeye mu mutima narisengeye mu mutima wanjye uwo mwanya ngiye kubona mbona umuhanuzi wayo yuzuye imbaraga z'umwuka wera irangije avuga ngo iki kibabera ikimenyetso cy'uko umuntu wese nagize icyo nsezerana nawe urumva hari Imana ivuga ngo nzabagira isezerano ry'abandi irangije iti tugira isezerano ry'abandi avuga ngo iki ngiki kibabera ikimenyetso cyerekana yuko ubona nta n'umwe nzagenda mideni mubona agize icyo mvugana nawe irangije avuga ngo uzabahagarara imbere azabazira no gupfa azapfa ari mwebwe azize irangije Imana irantungura ni ukuri pe uretse mu majyepfo wacu nzi n'ahangaha mu burasirazuba wenda ni Kigali ntabwo ndasohoka u Rwanda irangije avuga ngo mburije indege mbajyanye muri Canada navuga ati karabaye abantu b'iwacu Gisagara bose bari bahari muri Canada ni Burundi nta muntu ufiteho na Uganda ntabwo ndahagera na hesi ndahagera izamvana mu Rwanda njyane muri Canada ariko n'ubundi Imana biriya byose izagira ute izabikora urumva ko Imana yaduherekeje no ku munsi w'ubukwe no ku munsi twagiye imbere yayo irururuka ivugana natwe Imana rero nabwira abantu bose nabwira ngo Imana yatugiriye neza nubwo ubukwe nanone busiga amadeni najya nkubwire ngo nta deni na rimwe ryasigaye yewe na cameraman n'ibyo kurya ibya decoration ibya sare Imana byose yarabyishyuye urumva hari Imana yakoresheje tubasabira umugisha nabo umunsi ku munsi izaba kubira inshuro nabo basigaye yego bafite ibindi bibazo ariko Imana yigukoresheje iby'ubutwari nawe iraguhemba natwe tubasabira umugisha umunsi ku munsi Imana igibagirira neza nuko nguko Imana yakoze ubukwe ngewe iyo hari indirimbo baririmba abantu ntibabyumva ariko baririmbye ngo na nyuma yaze irakora mitabyumva kubera ko ndicara hamwe nkareba ibintu byose byabaye uvuga ati ni ukuri pe nari ndi mu minus kuko niyo nkandagira urunyanya rw'abandi bari mu bitushe bigakunda ariko Imana yandemeye ubukwe umva atari bya bindi bavuga ngo nagakwe ngo ni bya bindi byaranjoma nta kintu kimwe cya kubijyanye no kurya kubijyanye no kunywa kubijyanye no gusaba no gukwa bwari ubukwe ngira ngo Zaburi nshya yaraburi codinze yarabwaprodinze kuri channel yabo buriho buragaragara umva bwari ubukwe bwa gisirimu nanjye ubwanyenyesoramo nkareba video kaho muri verite tuzigendamo twicabana Mana yanjye Imana idukikiza abantu rwose inkura mu butayu nawe mukura mu butayu idukikiza abantu natwe turongera tugira urugo ubu ngubu turishimye turanezerewe ngira ngo nawe wabibonye wenda wagira icyo bivugaho cyangwa se wabivuze unatangira ikiganiro nagira ngo rero ntange ihumure ku bantu bose uw'Imana yavuganye nawe Imana izamukorera urugo izamuhereza umugabo cyangwa imuhereza umugore uturutse ku bushake bw'Imana byose biva mu gusenga yego amen nagira ngo mwabyumviye no inzira bagiye banyuramo kandi murabona ko uko bisa kose nari ngivuga ngo nyuma y'ubukwe mubanye gutari kugira ngo muri kubyibonera ko n'urukundo gusa ariko ubona gasa n'abasubira inyuma gatoya mu by'ukuri nubwo umuntu aba yizeye Imana cyangwa se avuga ati ni umugambi w'Imana nta kintu kiza kibatera ubwoba hagati yanyu mbere ko mubana wowe watera base uyu muntu cyangwa se hagati yayo mabati se umuntu ngubu bizakunda zamushobora ntabwo babize muzamo icyo ntabwo cyabura rwose birumvikana ko umuntu waciye muri ibyo bihugu akora umwuga nk'uriya ni amateka tuba tuvuga ntabwo ni ukuri pe ni amateka tuba tuvuga uzi ko nabyibagiwe aya mba mbizi ntabwo umuntu yibagirwa ahora yimenya yisubiramo kugira ngo atiyibagirwe urumva jyewe ubwanjye n'abantu barazaga bakambwira ati ariko Jado ufite confidence zingana iki uriya muntu urabona neza uzamubasha noneho nanjye mu kubasetsa
nkababwira ni ukuri pe kuva nagakizwa mparanira kugira umutima ukeye imbere y'Imana n'imbere y'abantu nuko bitakunda imbere y'abantu n'imbere y'Imana nta ntongane ba mwisi ariko je mfite umutima ushishikarira kumva naba nkeye imbere y'abantu n'imbere y'Imana muri kumva nkajya mpita mbasetsa kugira ngo ntabinjiriramo batanyinjirira atavuga ngo ngewe Jean Dodier n'umwuka wera unyuzuyemo n'ijambo ry'Imana rinyuzuyemo ngewe nzakuramo imyenda nge hejuru y'amata ngo ntago bishoboka baba ngo shango tuzagukubita ibitofu ngo none Imana iranaguharya ugahaye umuntu waciye muri buriya buzima reka nkubwire ibyo ngibyo ngewe nagenda reka nkubwire ibyo ngibyo ntago bora kubyibaza nagiye mbwira Imana yibwira ngo Mana mbabarira uzampindura umugabo nyamugabo nukuri ntago byabura ariko reka nkubwire nasanze nawe arusha kubisuka urumva ibyo ngibyo rwose ni ubuzima bwimbitse umuntu yajyamo ariko nk'abakristo urumva Imana yivugura umuntu iramuvugura reka mvuge gutyo yimuvugura iramuvugura mu buryo bw'umwuka mu mateka ikamuvugura mu buryo bw'umubiri umuntu akaba mushya neza byose nibyo yakoze kuri madamu wanjye tubwire nta cyangwa ngegiro avuga ku munsi w'ubukwe urumva twasoje ubukwe dita tugiye mu majyi twese tugiye iwabo usanga baduteguriye mu igipangu cyacu nta wundi muntu rwose uhari ariko urumva uzi ko natitiye ibaze umuntu bagiye kubana urumva habe n'akabizu muri fiyanse n'iki byose nukuri naratitiye numva umubiri wose ndatitiye mu bintu ushimira Imana mu bintu ushimira Imana ukabona wagiraga ngo nuko twarinze tubana even nta bizu mbese na hage kuyihana byabaga ari ikibazo iyo mwahuraga nta wumvaga wenda hari ukuntu ushaka oya nubwo byabazaga ku ruhande rwanjye nawe gatumva mubwire nubwo byaguteye cyangwa giye byanteye tugite dutokesha twatsinze urugamba rw'uko n'igipimo kitsinda abantu benshi cyuko abantu babana baramaze ngo avance ngo kumva nango nubundi n'uwanjye urumva twe twarakoze igikomwe ariko nishimira ko twarinze tubana nta ukojeje Imana isoni nge naratitiye ku munsi nagiye kumera neza cyo kazashize nk'ikintu ubundi namubonaga nkatitira ariko yewe nari narabayisuki hanyuma nyifite mikoro nanone hari abantu nshaka nanone gushimira ndashimira perezida ntabwo yaje ariko buriya intumwa ze bari bahari nshaka nanone gushimira abantu bambaye hafi kuva mvuye mu Buhinde aho bari hose Imana ibaha umugisha ntago navuga amazina abo ni benshi bamwe nta nubwo mba nzi n'amazina ariko Mamanje Muhawe Francina ni benshi Imana ibaha umugisha ije ibaha umugisha mu mirimo y'amaboko yabo by'umwihariko ndashimira Dativa muri Canada Imana imuha umugisha mwinshi rero nyine nongera no gushimira data ukwe n'amabukwe nzajya bashimira mbese sinzi kubera iyo ndeba umugabo wanjye bitavuga ababyeyi bambyariye umugabo mwiza niyo mpamvu mpora mbashimira niyo tuvuganye kuri telefone Imana we mbavuga mwarakoze kumbyarira umugabo urumva rero urumva ko urugo rwacu rwubakiye nyine ku Uwiteka niwe watwubakiye urugo kandi azakomeza gushyigikira ndabizi neza ubwo rero nuko bimeze hari igihe tuzagarukana nanone hano rwose tuje kubereka umubiri reka tumusubize mikoro ndabona nawe yishimye cyane nk'uko ubwo ndishimye burya iyo ubonye urukundo rwatsinze aba ari ishimwe rikomeye ku Mana ngira ngo bazabasure ni couple nziza ni couple yishimye ni couple izi kwakira abashyitsi by'umwihariko ni Imana yonyine mbere yuko tugana ku musozo aba ari ubuzima burya iteka ryose nta kintu cyagutunguye ukavuga ati se mu byo wari witeze ukabona kirabura cyangwa cyariyongereye mu mpande zombi ikintu cya mbere rero cyantunguye
nuko madamu wanjye buriya ndi umunyamakenga buriya menshi cyane buriya mporana amakenga buri munsi ikintu nkizera uko nabanje kukigaho nari mfite amakenga yuko ambeshye ariko natunguwe no gusanga ari umuntu ufite urukundo rw'umwimerere. Umva nasanze afite urukundo rw'umwimerere, afite agakiza k'umwimerere, hahandi mubwira ngo ariko urabona nkamubwira nk'ikosa yakoze wenda nkamubwira ati kuki wibagiwe gukinga hariya, nyine nkahita mbona disi biramubabaje, rimwe na rimwe nkabona agize amarangamutima acitse intege, ariko nkabona ko cyangwa se yabeshya nk'umuntu nkamubwira kuki uriya muntu mubeshye, agahita ajya imbere y'Imana agasemba. Nasanze afite agakiza k'umwimerere, uri kumva neza. Rero none ntungurwa n'ukuri pe, nari maze igihe ntabona umuntu nkunda, ahubwo natunguwe no kubona umuntu nkunda by'ukuri. N'ukuri madamu wanjye numvaga nyine, urumva naratunguwe muri make no kubona nkunda cyane, ukuri arankunda kandi mishimira Imana yo kabyara. Wenda nyine nta kintu aba yakoze kidasanzwe, ariko akantu gato gakorana mu rukundo urakabona nawe karakunywa, anakamutama yatangiye kuza amatuza ntabwo tunyirya amandazi, ntabwo ibintu ni sawa cyane. Rero urumva ko byose natunguwe mu buryo bwiza, ntabwo natunguwe mu buryo bubi cyane, ko twagiye kubana twaramaze kubwirana byose ku buryo ntacyo umuntu yigeze ambwira atigeze ambwira ntarinzi, nanjye ntacyo bamubwira ataranziho. Nta gutungurwa kundi kubi kwabayeho, kandi Imana ikomeze ibidutsindire mu izina rya Yesu. Yewe sungu ntayinkarira se, ikintu navuga hano ni ugushima Imana. Sesheri, nta jambo ry'Imana ufite wahumuriza abantu nk'umunota umwe cyangwa 5? Oya, ijambo ry'Imana twarivuze. Imana ahangaha turi kuvuga ukuntu Imana irema urugo, kandi twaribonye Imana irimo ivuga yuko mu gitabo cyayo handi yavuze ngo nimurebe mu gitabo cy'Uwiteka musome, nta na kimwe kizaburamo, kuko ari nta kigore kizabura ikigabo cyacyo. Bivuze ngo buri muntu afite uwo bazabana. Mbese ni nko kujya ku isoko ugashyira mu rukweto ukumva ni bye birahura. Noneho niyo mpamvu nyine ngo kuko Uwiteka ariwe bitegekesheje akanwa kayo kandi umwuka wayo. Bivuze ngo akanwa k'Uwiteka arategeka ati Marcelina Jean Dodier akwiriye kugira urugo, ngo kuko umwuka wayo ari ubiteranije. Umwuka w'Imana ukaza ugakura umuntu mu Buhinde, ukamukura mu majyepfo, bagahurira ku rutare bakabana akaramata, Imana akabagira umuntu umwe. Umwuka w'Imana ukaba ari ubiteranya. Uwiteka rero tumwikomezeho, niwe mugenga, ni nawe mushorera w'ubuzima bwacu paka ku bijyanye n'urugo n'ibindi byose. Mbese Imana nuko nguko ibigenza. Yego, gahunda nyine nta gucogora, ubu ni ugukorera Imana. Ubu noneho ngiye kujya mbwira abantu Imana mfite n'ibihamya. Mu minsi mike nibiba byagenze neza, nyine bazajya bavuga se Imana ikura umuntu muri buriya buzima ikamukorera ubukwe. No, reba buriya buzima yaciyemo aranatwite. None nzajya mbwira abantu Imana bavuga bati kabisa, bareba n'impeta baba bavuga ngo ntabwo tuzabyara kera se, nugaruka reka dukore ibintu nka bibiri tugana ku musozo. Ikintu cya mbere ndibuze kubasaba, mwabuze ko mufite impano nyinshi zigiye zitandukanye, ushobora no gusanga natumitse nabi nkaba ntabajije byose. Hari ibyo umuntu yifuza kuba yabaza cyangwa se gusobanuza, cyangwa se nk'uko muvuze ko mukuru umurimo w'Imana bwate abantu bashobora nanjye kumfasha, muze kwibaka mubabwira uki bashobora kubabona. Icyo ni kimwe muri buze guheraho. Ikindi cya kabiri, mubona ko ingo z'iyi minsi intambara ni nyinshi. Intambara ni nyinshi, birakomeye niko umuntu yabyita, si hose ariko hamwe na hamwe bigiye usanga bitagenda neza. Mu gusoza ikiganiro, abo bantu muze kubagenera ubutumwa bw'umwihariko, mubwire ngo burya kugira urugo rugende neza nuko twakora gutya, mubagire inama ubundi tugane ku musozo. Yego, murakoze. Ndavuga ibintu bitari byinshi, ariko ikintu cya mbere ni icyizere mu rugo cyamaze gusenyuka. Mperutse kuvuga yuko icyizere mu rugo, burya abantu badukurikiye bumve yuko icyizere ntabwo mugenzi wawe azakwizera nawe ubwawe utariyizera.
bivuze ngo icyizere cyubakwa buri munsi ntabwo ari ikintu ugenda ugatereka hariya ngo wigire mu byawe ngo icyizere namaze kucyubaka. oya, uracyubaka warangiza ukahora ugisigasira buri munsi. bivuze ngo we mupapa, we mumama, mu rugo rwawe banza wiyizere, ukuremo ibintu bituma utiyizera. wowe ubwawe niwumva wiyizeye, kwizera umudamu wawe cyangwa umugabo wawe bizashoboka. ikindi kintu, abantu gukoresha ukuri guhwanye n'ukuri mu mutima wawe. muri iyi minsi mu ngo nanone hateyemo ikintu bita ikinyoma mu matelefone, ugasanga mu mipangire umugabo arimo arabeshya umugore cyangwa umugore ari kubeshya umugabo. mu matelefone ugasanga telefone umugabo wamwise Korodina, cyangwa se umudamu wamwise Alfred. uri kumva ibyo ngibyo, ugasanga uwo ninde uguhamagaye na Alfred kandi ni inshoreke yawe iguhamagaye. urumva abantu basigaye bafite ukuri kuri ku rurimi gusa ariko kudashingiye ku mutima. ingo zongere zimike ukuri mu ngo zabo, sibyo? ikindi kintu navuga, Satani asigaye afite ibintu, asigaye afite ikintu bita imyuka myinshi yagiye terera mu ngo, amarari cyane cyane ku bijyanye na kamere z'umubiri yacu, kuko twese turazemanye. ugasanga umuntu atangiye kurarikira ibyo hanze, akabanza akabatatanya, cyangwa bya bigeragezo bigasa nkaho bimupfukiranye, ntiyumve naho wamugira inama, naho wamubwira ibiki. abavuga ngo uriya ngo ni igihe gito yarwubatse, ngo buriya ngo nawe ngazabibona, ibintu nk'ibyo, ariko ntiyumve ubutumwa nyakuri Imana cyangwa se twebwe Imana ishimye yuko tumubwira ibi bintu yumva ngo bigire icyo bimuhinduramo. abandi nanone ikindi kintu kijyanye imyumvire, umuntu asigaye yumva ngo yumvise ngaruko vibration z'ugutwi gusa, ngo ugutwi kwagize ibyo cyumva. imyumvire ni uko uhinduka, n'ibyo wowe usa, n'ibyo wirebe uko umeze birabihwanye n'imyumvire yawe. mbese uko ugaragara, imyicarire, imitekerereze, imivugire, imigendere, imibereho yawe mu ngo, mu rugo rwawe bihwanye n'imyumvire yawe. ijambo rivuga ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. ikindi kintu navuga, ijambo rimbwira ko umutwe w'umugabo ari Kristo, ngo n'umutwe wa Kristo ngo ni Imana. umutwe wa Kristo ni Imana, umutwe w'umugabo ni Kristo, sibyo? ngo noneho urumva umugabo ni umutwe w'urugo, urukumva umugore ameze nk'umubiri we. bivuze ngo ufashe nabi umugore wawe, ubufashe nabi umubiri wawe, uri kumva? noneho Imana noneho yabagize umuntu umwe. bivuze ngo abagabo nibasenga bakikomeza kuri Kristo, ingo zabo Imana izazubaka mu bihe byiza no mu bihe bibi, bazahora ari inyangamugayo kandi batsinda. Imana ibagire neza, bongere bisubiremo, bongere basubire hamwe, basohora umwanzi, kuko urugo ni ijuru rito. twebwe twimitsemo imbuto zo. ikiganiro ni kirekire. yego, ntabwo muri bugere aha. urumva ko abagabo bose nibikomeza kuri Kristo bagasenga, mu ngo zabo bakimikamo imbuto z'umwuka wera, urukundo, amahoro, ibyishimo, kugwa neza, kwihangana, ingeso nziza ndetse no gukiranuka, bakaba ari byo bimika mu rugo rwabo. noneho bagakurikiza mu mbuto z'umwuka wera, harimo ubwirinzi, harimo kwirinda, bakirinda ibiza bibasenyurira ingo. urwo rugo rwabo ruzahora ari ijuru rito. Imana Data niwe mushorera w'ingo z'iyi minsi. ingo nyinshi zitandukanyije n'Imana zigaye zishingiye ku bintu, akazi, amafaranga, amateka yabo, fondasiyo ntabwo ikiri Imana, ahubwo isigaye ari ibintu bifatika by'iyi minsi bishira. iyo bya bindi bivuyeho barashwana, ariko iyo fondasiyo ari Imana, bose bahurira ku mubyeyi ari we Data wa twese, ari we Uwiteka, muri Yesu Kristo, bayobowe n'umwuka wera. ndumva ari icyo kintu navuga. ni bikeya, sindi umwana, sindi na mukuru cyane, nabo bafite ibindi bazagenda batwungura, gutyo kugira ngo sosiyete yacu ikomeze igenda neza. sinzi niba madamu wanjye nawe hari icyo afite. Yes, madamu wanjye, ariko ako kantu urakumva. madamu wanjye ni sheri, cyangwa se ari igihe mu buriri izina nkumva nagenda nkamutarura, namushobora se. mubwira akajambo kamwe, nzamukunda kugeza ku gupfa.
no mu ijuru tuzajyanayo sheri, tuzijyanire no mu ijuru, sibyo? Amen. Ikintu rero nashakaga ngiye kubivuga, ntago ndavuga ibintu byinshi, ngiye kuvuga ijambo rimwe. Abantu cyangwa se abantu badukurikiye ingo zabo zitameze neza, harimo intonganya, gucana inyuma, kugira ngo icyo kintu rero kiranduke muri izo ngo, nibamanze basuzume nimba bafite Yesu. Nibasanga batamufite bamushake, kuko iyo ufite Yesu, kubera ko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ufite Yesu aba afite ibintu byose. Muri ibyo byose rero harimo no kubakirwa urugo rwiza, kugira umugore mwiza. Umugore mwiza nshatse kuvugana umugore wubaha Imana, kugira umugabo wubaha Imana. Hanyuma abantu bashaka Yesu bareke gushaka ibintu nk'uko sheri yabivuze. Hanyuma nibamara gutunga Yesu bazagira amahoro mu ngo zabo. Urugo rushingiye ku Mana ntago rupfa gusenyuka uko rwiboneye. Rero nicyo ngicyo nababwiraga, mushaka Imana, nimumara gushaka Imana ibindi byose mukeneye birizana. Hari indirimbo nimba ari yakangahe ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana ngo twarayihawe, ngo twayihawe igihe twihanaga ibyaha. Ni ukuvuga ngo mu gakiza dushaka ukuntu twabona agakiza. Nitumara kubona agakiza niko gutunga Yesu. Iyo migisha yo mu gakiza k'Imana izazidukurikiye. Nicyo nabwira abantu rero. Amen. Reka sheri abahiye, ngewe narayitanze cyane. Sheri bahizawe nawe zitari ahantu henshi. Oya, ikibazo si uko saho ziri, ahubwo intego ni uko hari igihe umuntu yifuza kukuvugisha ashaka kumenya byinshi, cyangwa se akagira amatsiko, akaba yakubaza. Rero nomero zanjye ni 0788 433 572. N'ubundi ni Jean de Dieu Nsengimana. Ushatse kuganira natwe, ushatse gusenga, ushatse kwegera Imana, ushatse kumenya Yesu, natwe turacyashishikariye kumumenya, ntagashirayo. Ariko ushaka gukizwa neza, ushaka gusengerwa kugira ngo izo karande zikurwe, kuko Imana ikinkura muri karande yarambwiye ngo wowe nkugize igikoresho, cyangwa se nzajya nkutuma uzajya musengana karande. Ibyo bintu byose bizajya bita birimbuka, bisenyuke, byubikwe, nurangiza ureme urufatiro mu mitima y'abantu rwa Kristo, ubabwiraho nagukuye kugira ngo nabo bizere. Nizo nomero yanshakiraho, tukavugana, tukaganira, n'ibindi byose washaka kutubera inshuti, n'ibindi byose n'inyunganizi, muguro, n'ibindi byose ni karibu, turabishimiye. No kuza kudusura mutuyoboza aho duherereye, n'ibyo ngibyo ni kuri iyo nomero mwatubarizaho. Mbonye na madamu nawe yisubiye hashaka gutangira. Nimero zanjye ni 07 17 16 6 Nge rero nikundira abantu baba bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko n'abandi bose, buri cyifuzo cyose ufite duhamagare, tugufashe gusenga, hanyuma Imana igire gute, hamwe no kwizera icyifuzo cyawe gisubizwe. Kubera yuko natwe kuba ibyacu kuba tumeze gutya, byaragenze gutyo, n'abantu bagiye badufasha gusenga. Rero wumva umutima uri kukubwira ati ese bari abantu ntibagufasha gusenga, duhamagare. Numva umutima ukubwira ikintu gikore, uduhamagare. Buriya hari igihe Imana yatunyuramo kugira ngo ubohoke, nta wamenya. Imana niyo ibizi imigambi y'umuntu. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Reka natwe tubashimire, dushimire cyane abari badukurikiye. Ikiganiro cyaryoheye. Iyi ni love story, imwe mu zo tuzajya dukora, gira ngo dukunda gucisha ibiganiro bya love story. Wumva afite nawe inkuru y'urukundo ashobora kutuganira.